mureke dushima Imana iduhaye amahirwe kugira ngo tuganire ku magambo y'Imana, tuyaganire tuyatekerejeho, tuyaganire tubumbura ibyanditswe byera, kuko turi mu isaha itari yo kuvuga amagambo yacu, turi mu isaha yo kuvuga amagambo y'Imana. Mbere yuko twinjira ku mutwe w'icyigisho, ndashaka kubasomera amagambo ari mu gitabo ibyakozwe n'intumwa, igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi. Turasoma kuri page ya 42. Ibyakozwe n'intumwa kuri page ya 42. Iki ni icyigisho cya gatandatu cyitwa ngo ku irembo ry'urusengero. Harya ubundi ku irembo ry'urusengero habereye iki? Ndabibutsa ko ku irembo ry'urusengero niho Petero na Yohana basanze ikirema bakakihakiriza. Kubera ko mu buryo bwo gukiza rero byari bifite bishushanya, byashushanyaga uko umunyabyaha ashobora gukira. Abatambyi baravuze bati uyu muntu ukoze ibi bintu nk'ibyo Shebuja yakoraga, aba bantu bari gukora ibyo Shebuja yakoraga, noneho baraduhirikira itorero, ibintu byacu biraba bibi. Haje 46 turi kuri 42. 42. Noneho babonye yuko abantu bari gukora ibintu biratuma abantu benshi bumva inkuru nziza, ndetse binasa n'ibiri kubaho muri iyi minsi, aho abantu bari kwakira ubutumwa bwiza, abantu bakumva isaha ya gihanuzi duhagazemo, abantu bagasobanukirwa n'icyabaye n'iby'isi ikomeje gukora. Aba batambyi bahise bibavuga bati reka tubereke icyo dushobora gukora, mureka aba bantu tubamerere nabi. Ku kibazo cyo gukira, igihe abanyabyaha bakomeje kumva inkuru nziza, bakamenya aho isaha igeze, abantu bakarushaho gushaka Imana, buri gihe bibyara intambara. Rero ndagira ngo mbanze basomera aya magambo mw'iki cyigisho umunsi ngira ngo tuganire kuri page ya 42. Ni igika cya gatatu, handitse amagambo nshaka kubatura, niyo watura yangaye. Haranditse ngo ihame abigishwa batsimbarayeho bashize amanga mu gusubiza babakomaga mu nkokora, bababuza kongera kuvuga mu izina rya Yesu ryariringo. Mbese nange mufite amatsiko? Ihame bahagazeho abakera, ndetse bakoresha ijambo ryitwa ngo gutsimbarara, bakaritsimbara bakavuga ati twebwe basi. Mwabonye ku niyo umuntu akuru ihene itabishaka ibimeze, igahagarara igakurura ikanga igafata amaferi. Nabo ihame bahagazeho niri rivuga ngo niba ari byiza imbere y'Imana kubumvira kuruta Imana, nimuhitemo. Iri hame ni naryo abayobotse ubutumwa bwiza baharaniraga gukomeraho mu bihe by'ubugorozi. Mu 1529 ibikomangoma by'Abadage byateraniye mu nama Spires, maze hatangazwa itegeko ry'umwami w'abami ribuza ubwisanzure mu iyobokamana ndetse n'ikwirakwizwa ry'inyigisho z'abagorozi. Byagaragaraga ko ibyiringiro by'isi byari hafi kurangira. Ese natwe murabona umudendezo hari uwo twibitseho? Bivuze ko aya magambo yasohotse mu gihe gisa n'icyo natwe turi mu uyu munsi wa none. Aha haranditse rero ngo mbese ibikomangoma byari kwemera iryo tegeko? Mbese umucyo w'ubutumwa bwiza wari guhishwa imbaga y'abantu bari bakiri mu mwijima? Ingingo zikomeye zireba isi zari zigeze ahakomeye. Abari baremeye imyizerere y'ubugorozi barifatanyije, kandi icyemezo bari bahuriyeho cyari iki ngo reka twangira itegeko. Mu bijyanye no gukora icyo umutima namo gusaba, kuba mu ruhande rwa benshi sibyo bihabwa agaciro. Kuba mu ruhande rwa benshi sibyo bihabwa iki? Agaciro. Iri ni ihame aba bantu bahagazeho hano ku iki kibazo cy'ibyabaye Spires, baravuga bati mureke duhagarare. Aha kuri page ya 42 gikagisoza haranditse ngo no muri iki gihe cyacu. Ngo ryari? No muri iki gihe cyacu iri hame tugomba kurishyigikira dukomeje. Ibendera ry'ukuri n'ubwisanzure mu by'iyobokamana ryazamuwe n'abatangije itorero rivuga ubutumwa bwiza, bafatanyije n'abahamya b'Imana mu binyejana byahise. Muri iki gihe cy'intambara iheruka nitwe ryaragijwe. Abadivantiste b'umunsi wa karindwi ni twebwe twaragijwe iri bendera, nta kurinyeganyeza, nta gutuma rihungabana, ni twebwe ryahawe inshingano yo kwita kuri iyi mpano ikomeye. Kuri iyi mpano ikomeye ifitwe n'ab'Imana yahaye umugisha wo kumenya ijambo ryayo. Urumva ifitwe na bose? Iyi nshingano yo kurindira ibendera ifitwe byonyine n'ab'Imana yahaye umugisha wo kumenya iki? Kumenya ijambo ryayo.
tugomba kwakira iryo jambo nk'umuyobozi w'ikirenga. Haleluya. Tugomba kwakira iryo jambo nk'umuyobozi w'ikirenga. Tugomba kwemera ubutegetsi bw'abantu nk'ubwashyizweho n'Imana, kandi tukigisha ko kumvira amategeko yabwo ari inshingano yera. Ariko mu gihe amategeko ya leta anyuranya n'iby'Imana itegeka, tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Ijambo ry'Imana rigomba gufatwa nk'irisumba amategeko yose y'abantu. Niko Uwiteka avuga. Ntibigomba gusimbuzwa ngo niko itorero rivuga cyangwa ngo niko ubutegetsi bwa leta buvuga. Ikamba rya Kristo rigomba gushyirwa hejuru y'amakamba y'abami bose bo mu isi. Ngaya magambo ngira ngo mu mujyo w'ibyo turaza kwinjiramo niyo magambo dukwiye gutekerezaho. Ngwiri bendera ry'ubwisanzure no kwishyira ukizana byabonetse bigoranye, ariko nyamara bavuga ko mu bijyanye n'ikibazo cy'amahitamo icyitwa umudendezo w'umutima nama ni ntavogerwa. Bityo kukimereye kuri aya magambo, turi mu isaha y'umubabaro ugamije gukuraho umudendezo. Mwibereya murasenga mukanyurwa, mukaririmba mukumva muratuje, ntawe mwirutseho, ntawe mugire nabi, ariko isi ntinyuzwe n'uko usenga. Isi irashaka kusenga uko ishaka. Isi irashaka kusengera aho bashaka. Abaturanyi barashaka kubaho nk'uko babayeho. Isi irashaka kurya nk'uko barya. Isi irashaka kunywa nk'uko banywa. Isi irashaka kujya mu byo bajyamo. Bityo iki nicyo kibazo cyavutse abagorozi babaho. Basanze Kiliziya Gatolika ifite ukuntu yashyizeho iyobokamana. Ese mwari muzi ko amadini yose ku isi uko yakabaye agiye afite ibintu byinshi yarahuye muri Kiliziya Gatolika? Yarahuye. Reka mbabwire ikintu mukwiye kumenya. Buriya ahubwo kubera ko Kiliziya Gatolika ariyo nkuru, ibintu byinshi amadini afite ababihuriyeho na Kiliziya Gatolika, ahubwo hakaza utuntu duke abantu bashobora gutandukaniraho. Duke. Muzabicunge muzajya kubona mubona ibintu byinshi birasa. Ibintu byinshi birasa, ubona hari ibintu biri guhura rwose ni mahwi. Ariko buriya uramutse ufashe ingunguru yuzuye amazi ugatereramo ikiyiko kimwe cy'uburozi, abanywa bashira cyangwa ntibashira? Muke mwitondera ibyo mubona ko ari zahabu. No muri iki gihe cyacu iri hame tugomba kurishyigikira dukomeje. Ibendera ry'ukuri n'ubwisanzure mu by'iyobokamana. Iri jambo niryo nshaka dusesengura. Ibendera ry'ukuri n'ubwisanzure mu iyobokamana ryazamuwe n'abatangije itorero rivuga ubutumwa bwiza bafatanyije n'abahamya b'Imana mu binyejana byahise. Muri iki gihe cy'intambara iheruka nitwe ryaragijwe. Ni bande ryaragijwe? Nitwe nk'abadivantiste umunsi wa karindwi. None ninde wemera ko abantu ari abadivantiste abandi akavuga ko atari? Ubundi hari ahantu ibintu bigera umuntu kwizera sigaranya akagufata nk'uko akavuga ati nge nuko nizera. Sinyeneye runaka wo kuza kwemeza ko ndi umudivantiste, ibyo nizera bingira umudivantiste umunsi wa karindwi. No muri iki gihe cy'intambara isoza amateka y'isi, ibendera ry'ubwisanzure ry'ukuri n'ubwisanzure, hano bavuzemo ibintu bibiri. Ukuri bavuze Bibiliya, uberesha ukuri ijambo ryawe niryo kuri. Icya kabiri kivuzwemo buriya mwiri jambo kuri niho havuzwemo amategeko ndakuka y'Imana. Noneho bakongera bakavugamo bavuzemo ubwisanzure, ikiswe ngo ni freedom of conscience, umudendezo w'umutima nama. Ntabwo Bibiliya ibusanya n'umudendezo w'umutima nama. Reka babwire ni muri ko dufite ukuri, dufite Bibiliya. Yaba ari Bibiliya ntagatifu ihamya isabato, yaba ari Bibiliya yari ihamya isabato, Bibiliya zose ushobora kuzana wabonamo ibihamya bishyigikira ibyo twizera nk'abadivantiste munsi wa karindwi. Ariko nubwo duhagaze mu kuri, ntidushobora kujya hariya ku isoko cyangwa ku gasozi ngo tubwirize isabato abantu nibayanga tubafate tubakubite. Ntabwo bishoboka. Tuzi ko ari Imana yabihamije, tuzi ko Imana yatanze aya mategeko imaze kuyatanga, ndetse abantu bahinda umushyitsi babona ibimenyetso ko ari Imana yanditse. Tuzi ko mu bintu byose muri Bibiliya Imana yanditse inshuro zigera muri 3. Ahambere Imana ibona igaragara urutoki rwayo rwandika
ni igihe yandikaga amategeko 10 yayo. Aha kabiri Imana yagaragaye yandika ni igihe Yesu yandikaga hasi kuri wa mugore wafashwa sambana. Ahandi hantu Bibiliya itubwira Imana ubwayo yanditse ni mu gihe cy'ubwami bwa Babuloni, igihe ikiganza cyandikaga ku rusika ngo wapimwe ubwami bwawe bwanyazwe. Aho hantu hatatu niho Bibiliya itubwira Imana ubwayo yanditse. Ibindi byose burya abantu bagiye babyandika, Imana ikabahumekeramo bakabyandika, ariko ibyo bintu bitatu Imana ubwayo yasanze idakeneye kubyandikisha undi, ibikoresha intoki zayo. Bityo ndababwira ikintu gikomeye rero, ukuri bisobanuye Bibiliya, ukuri bisobanuye amategeko ndakuka y'Imana. Ariko Bibiliya cyangwa amategeko ndakuka y'Imana ntabwo ashoboka igihe cyose umudendezo w'umutima nama udahari. Ni nayo mpamvu bizagora benshi kuzumva iyi ngingo. Ntushobora gusobanura kuntu umudendezo w'umutima nama wavanyweho isi igakoma amashyi ikavuga ko nta cyabaye. None se reka mbaho urugero rumwe. Ndashaka kubaho urugero rumwe kugira ngo mureke kuntu ibi bintu ahubwo biba binateye ubwoba abantu ntibabitekereze. Kangusomere mu itegeko nshinga ry'u Rwanda. Itegeko nshinga ry'u Rwanda rya Repubulika y'u Rwanda. Twumve naryo icyo rijya rivuga. Itegeko nshinga ingingo ya 37 ndarifite rwose. Ingingo ya 37 reka nyibasomere. Hari n'igihe tuvuga ibintu abantu bagatekereza ko rwose tibiriya bintu abantu baba bari gukabya, ati ibyo bintu mugenda mwegeranya. Reka mbasomere no mu itegeko nshinga ry'u Rwanda. Ingingo ya 30 ndumva ari 37. Ngiye kurigeraho mwihangane gato. Nayibonye. Iravuga ngo ingingo ya 37 iri ni itegeko nshinga ryo ku ya 4 z'ukwa 8 2023 kumwe ryavugure ngira ngo ibyo bintu byose mujya mu byumva. Iyi ngingo iri mu Cyongereza, iri mu Gifaransa, iri no mu Kinyarwanda. Yego. Enye z'ukwa 8 2023 iri tegeko nshinga nibwo iyi dokima yasohotse hanze. Yanditse ingingo ya 37 iravuga ngo ubwisanzure mu mitekerereze no mu myemerere. Haranditse ngo ubwisanzure mu bitekerezo, mu mutima nama, mu guhitamo idini, mu gusenga no kubigaragaza mu ruhame burengerwa na leta mu buryo buteganywa n'amategeko. Guhitamo idini, gusenga ku mugaragaro, umuntu abihitamo birengerwa n'itegeko nshinga. Leta igomba guhaguruka ikarengera abantu. None reka babaza ikibazo, amatsinda ari gufungwa, abantu bagafungwa, bafungirwa iki kandi iri tegeko ari rishyashya, kandi iri tegeko nako ryari rimeze ntaho cyahindutseho? Mbese abantu barazira iki kandi itegeko nshinga rivuga gutya? Kandi turacyarigenderaho. Riravuga ngo ubwisanzure mu mitekerereze no mu myemerere. Rimwe agapuye kambere hanze ngo ubwisanzure mu bitekerezo, mu mutima nama, mu guhitamo idini, mu gusenga no kubigaragaza mu ruhame burengerwa na leta mu buryo buteganywa n'amategeko. Burengerwa na leta. Ugomba kuba uriwe ukizera uko wizera kandi leta ikabirengera. Nese byo gufunga abantu no kubahohotera bijyanye n'abasenga ubwo bivahe? Ngaho nyine Itegeko ryaho ribyemera aho rikanabarengera. None uko baguteye urushinge ku mbaraga banakunize wigeze ubona aho byigeze kandi numva ngo umudendezo w'umuntu kandi itegeko nibararikura kandi batarigeze barikura abantu barabibazaga. Ibi bintu mujye mwitonda.
dore mu gifaransa freedom of conscience and religion, freedom of thought, conscience, religion, worship, and the public manifestation thereof is guaranteed by the state in accordance with the law. Aha noneho bavuzemo ikindi kintu gikomeye mu cyongereza icyitwa manifestation, kugaragaza ku buryo wafata n'ibendera ukajya mu muhanda ukajya uvuga ati uku niko nizera, nicyo cyitwa manifestation. Ugafata pankarde ukayihagarika ukavuga ati ngewe ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi, ugashyiraho icyapa wangiza ukaca mu muhanda ugenda uvuga ati ngewe uyu niwe ndiwe kandi nsenga gutyo. Birengerwa n'itegeko. Mu gifaransa nabo barabivuze, liberté de conscience et de religion, la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte et de leurs manifestations publiques est garantie par l'État conformément à la loi. Aha nanone mu gifaransa birasobanutse neza, naho bavuzemo ijambo de culte et leurs manifestations. Gusenga warangiza ukagaragaza uko usenga, ukabigaragaza. Mu Kinyarwanda iyo usomye ukavuga ati ubwisanzure mu bitekerezo, mu mutima nama, mu guhitamo idini, mu gusenga no kubigaragaza, ushobora kuvuga ati nukuba wasengeye mu rusengero ubwo ukazajya ubigaragariza mu rusengero. Aha ngaha ho haranditse mu gifaransa de culte et les manifestations. Iyo bavuze culte na amateraniro, ugakora iteraniro warangiza iryo teraniro ukanarigaragaza ku buryo isi yose ibona uko usenga. Ni ibintu birengerwa n'itegeko ry'u Rwanda. Amategeko akwiye guhagaruka akaza akaburana akavuga ati abantu bari kuzira ubusa. Ingingo ya 37 iri ni itegeko nshinga ya 37. Harimo n'izindi nyinshi kandi reka mbabwire ni ya gatatura ivuga ku itegeko nshinga n'iryo tegeko riruta andi mategeko yose mu gihugu. Ibi mbikuriye ku ijambo mbabwiye ngo ijambo umudendezo w'umutima nama ni ijambo riremereye. Bibiliya ntishoboka igihe hatari uwo mudendezo, kuko Bibiliya niryo jambo ry'Imana, niwo mutsima w'ubugingo, ariko rihwanye na Kristo. Ni ijambo niwe Kristo ubwe. Niba rero uvuga ngo ngushyize inzira imbere yawe uhitemo, n'abatuye isi bahawe ikintu cyitwa umudendezo, freedom of conscience. Nta muntu n'umwe wemererwa no mu mategeko y'isi yose, nta muntu n'umwe wemererwa kuvogera umudendezo wawe ngo aze yinjire mu buzima bwawe. Ariko kubera isaha duhagazemo birangira amategeko tuyafite mu bitabo tunayatwaye gutyo, ariko bakayadukubitana tuyareba. Nabasomeye ngo no muri iki gihe cyacu iri hame tugomba kurishyigikira dukomeje ibendera ry'ukuri n'ubwisanzure, Bibiliya n'umudendezo w'umutima nama. Ibyo bintu ko ari bibiri. Bibiliya ntisigana n'umudendezo. Iyo bakwatse umudendezo bakwatse Bibiliya, niyo mpamvu bahita bakubwira uko uzajya usenga, aho uzasoma nuko bizagenda. Ibyo bintu nibyo gusoma za misa ku isi yose byaturutseho kubera ko abantu batswe umudendezo. Kiliziya Gatolika iyobora abantu ibabwira uko barasenga, uko basoma. N'uyu munsi mu isi yose haba hari ikigwa kimwe, wowe nushaka ibyo bindi byawe utangiye kujya kwiyigisha ibyawe biba ari ubuyobe. Ariko abaprotestant aho bakagera, duhabwa Bibiliya, tugahabwa umudendezo w'umutima nama. Umuntu agasoma ibyo asoma akabyizera, atabyijejwe na pasitoro, atabyijejwe n'amadini, ahubwo kuko yabyumvise kandi kuko twemera impano ya Mwuka Wera. Mwuka Wera yatsinda umutima wawe ukabifata ukemera kubipfira. Niyo mpamvu aya magambo bavandimwe mereyeho ngira ngo muyatekerezeho cyane, ntimuzajye muyasiga ahangaha. No muri iki gihe cyacu iri hame tugomba kurishyigikira dukomeje ibendera ry'ukuri. Bisobanuye Bibiliya n'ubwisanzure mu by'iyobokamana ryazamuwe n'abatangije itorero rivuga ubutumwa bwiza bafatanije n'abahamya b'Imana mu binyejana byahise. Muri iki gihe cy'intambara iheruka nitwe ryaragijwe nk'abadivantiste umunsi wa karindwi.
abadivantiste twe twagakwiye guhaguruka ku kibazo cy'umudendezo w'umutimanama, tukaburanira abafungwa, tukaburanira abakubitwa, tukaburanira abarenganywa. Twagakwiye kubona umunyamategeko w'itorero ry'abadivantiste yageze mu nkiko agiye kuburanira amatsinda yafunzwe, kuko ari twe twahawe umudendezo w'umutimanama. Ninde uri buze kujyayo rero? ahubwo nturabwate mubafata. Aha, umva rero, kubera ko rero bagombaga kubifata banze kubifata, kubera ko wagombaga guhaguruka karengera intore z'Imana yanze guhaguruka, birangira ubwoko bw'Imana butotezwa, uwaburenganura ni Yesu gusa. Dore aranditse ngo rero inshingano yo kwita kuri iyi mpano ikomeye ifitwe n'ab'Imana yahaye umugisha wo kumenya ijambo ryayo. Ntabwo yari inshingano yahawe pastor, ntabwo yari inshingano yahawe umukuru w'itorero, umubwiriza cyangwa runaka, ahubwo abahawe ijambo ry'Imana. Niba wumva warahawe iri jambo, ukaba wararazwe Bibiliya, ugahabwa iki gitabo nk'igitabo kigomba kuyobora imibereho yawe, uwo niwe wagakwiye guhaguruka akarengera Bibiliya, akarengera ukuri, agahagarara umudendezo w'umutimanama. Si uko azarega ngo byakirwa, ariko ashobora guhagarara aho isi izamureba ikamenya ko mu isi hari abantu bagifite umudendezo. Bivuze iki? Abo bantu bazemera gusenga uko imitimanama yabo ibemeza, batitaye ku ngorane barahura nazo, batitaye ku ntambara, batitaye kuri kasho zibategereje, batitaye ku nkoni bashobora gukubitwa. Ahubwo aba bantu bazahitamo uburyo bwo kuramya, kandi ubu buryo bwo kuramya buzabuhuje n'ijambo ry'Imana, kuko ntibuzaba ukeneye kwemerwa na runaka, kuko runaka yagakwiye kuba ari wafashe iya mbere mu kurengera umudendezo w'umutimanama, ariko nta warengera icyo atagira. Niyo abantu baragurishije umudendezo wabo, ntabwo umudendezo w'itsinda ari wo wasigara. Umuntu niyigize arengera umudendezo we, wamubwira kujya kurengera uwawe se? Mubanze mubirebe mu mateka. Bwa mbere badufungiye insengero ku kibazo cy'imirinda nkuba n'amasuku, ntiwigeze urengera uharanira umudendezo. Bwa kabiri covid iradufungishije, imihango irahagaze, tumara umwaka ya mihango yitwiti yera, ibintu byose byarahagaze, ntiwigeze ujya kurekara mu mudendezo. Uyu mwanya twajyaga tubisoma mu by'abadivantiste twizera page 337 ko umudendezo w'idini wabonetse binyuze mu ntambara uzakurwaho ni ruto nyumutsembweho burundu. Wakuweho tubireba, bagenda batwara kamwe kamwe. Uyu mwanya ntiwemere guhagarara ku musozi ngo umanike mikoro ngo uvuge ukuri nkuko kuri muri Kristo Yesu, uvuga ibintu nkuko wajya kubikora. Nta byabaye. Niba utararengeye ibyo, wajya kurengera umudendezo w'amatsinda? Ibyo bintu urumva bishoboka? Bityo rero uyu mudendezo usigaranya b'Imana yaragije ijambo ryayo, bagasigara bahagaze bakavuga ati uku ni kuwiteka avuga. Inshingano yo kwita kuri Imana ikomeye ifitwe n'ab'Imana yahaye umugisha wo kumenya ijambo ryayo. Tugomba kwakira iryo jambo nk'umuyobozi w'ikirenga. Haleluya, amen. Tugomba gufata Bibiliya yonyine nkaho ariyo yonyine isigaye, ari igomba kuvuga, yavuga nkaca amagambo y'abantu nabishatse kuvuga. Hateye ibintu byitwa ngo bishatse kuvuga, ngo abantu ngo bari kubishyiramo ubwenge bwabo, ngo nyaboneka ngo muramenye ngo ntimurwanisha umubiri, ngo dore ngo abantu ngo babikizemo umubiri. We bishyiremo umwuka, ntacyo ukomeze mu nzira, umudendezo ntuzawuharanira, ibintu byose. Ariko reka mbabwire, harya Yesu avuga ko abamukurikira bazatotezwa, yavuze ko bazajya bakubita umwuka. Yavuze yuko bazajya baza bakabatuka mu giwi nini mu cyuka gusa, cyangwa bazabikora imbona nkubona. Umva aya magambo. Inshingano yo kwita kuri Imana ikomeye ifitwe n'ab'Imana yahaye umugisha wo kumenya ijambo ryayo. Tugomba kwakira iryo jambo nk'umuyobozi w'ikirenga. Tugomba kwemera ubutegetsi bw'abantu, reka mbabwire rwose, tukabubaha. Tugomba kwemera ubutegetsi bw'abantu nk'ubwashyizweho n'Imana, kandi tukigisha ko kumvira amategeko yabwo ari inshingano yera. Ariko mu gihe amategeko ya leta anyuranye n'iby'Imana itegeka, tugomba kumvira Imana kurusha abantu. Reka mbabwire, ushaka ubyemere cyangwa ubireke, wabivamo nabivamo, ariko Imana izasigarana abantu bazemera guhagarara kuri iri jambo. Nibyo ibibazo dufite ni byinshi mu miryango birimo,
mu baturanyi birimo, mu nshuti birimo, ku kazi birahari. Ibyo byose birimo biradufata bikadukurura kugeza ubwo umuntu azasigara ayoborwa n'isi. Ariko aha haranditse ko tugomba gufata iryo jambo nk'umuyobozi w'ikirenga. Iyo Bibiliya yavuze, manager ntacyo yavuze. Iyo Bibiliya yavuze, guverineri ntacyo aba yavuze. Iyo Bibiliya yavuze, abakomeye, abaminisitiri, abayobozi b'ibihugu baba bamaze guceceka kuko havuze ushobora byose. Aho rero bemera gufata iryo jambo nk'umuyobozi w'ikirenga. Baravuga bati, turi bupfe niyo twapfa. Uwadusezeraniye, uwaduhamagaye niyo twapfa zatuzura. Aha haranditse ngo rero ni kuwite ijambo ry'Imana rigomba gufatwa nk'irisumba amategeko yose y'abantu. Ni kuwiteka avuga, ntibigomba gusimbuzwa ngo ni ku itorero rivuga. Iri jambo urumva kuntu rikomeye. Inama y'itorero yemeje ngo itorero ryavuze. Ni kuwiteka avuga, ntabwo bisimbuzwa n'iki itorero ryavuze. Nanone ngo cyangwa ngo ni ku butegetsi bwa leta buvuga. Ikamba rya Kristo rigomba gushirwa hejuru y'amakamba y'abami bose bo kwisi. Kristo iwawe ajya yererezwa ati, ese mu rugo iyo umugabo avuze ibya Kristo ntibijya ku ruhande? Iyo umugore avuze se ibya Kristo ntibiteshwa agaciro? Mu mudugudu se mudugudu avuze bigenda bite? Ku kazi se manager avuze bigenda bite? Mu mirimo se dukora bitandukanye ahandi hose twirirwa, iyo ukomeye avuze bigenda bite? Hari ikintu kimwe abantu bakeneye kuvangura, bakeneye kumenya kuvangura ijwi ry'Imana n'ijwi ry'abantu. Niba Imana yarahamagaye abantu ikabashyira muri iyi nzira ikababwira ati nimwicara hamwitsinda muguma hamuce bugufi, aha niho nzabasukira mwuka wera, ntacyo wakora ngo uzabuze abantu kuzahurira aho hamwe. Ntabwo gahunda y'amatsinda ari gahunda isi yashyizeho cyangwa gahunda abantu batekereje. Ni gahunda Imana yishyiriyeho ku mugaragaro, ivuga ko izasukira mwuka wayo abantu bari mu matsinda. Ntabwo yigize ivuga ko izabasukira mwuka wayo bari mu madini. Uwabisomye azaduha ibyo bihamya. Ariko nge n'ubu nagusomera kimwe cyangwa bibiri. Kanze bereke mu matsinda ikihabera. Ariko kubera ko Satani asobanukiwe n'ikihakorerwa, agomba guhaguruka agasiribanga ibintu byose ku buryo abantu bazasigara bafite ubwoba. Hari igihe abantu bazibaza atari ko wa mugani yambaraga izaza ryari kandi ibintu byararangiye. Igitabo cyitwa Inyandiko z'ibanze kuri page 199 ndahera hahandi. Nabonye uburyo ubwo bushukanyi bwari buri gukwirakwira ku muvuduko munini. Neretswe igare ry'umwotsi rere cyane ryagendaga ku muvuduko nk'umurabyo. Marayika yansabye kwitegereza nitonze. Nahanze amaso iryo gare. Byasaga naho isi yose yari muri iryo gare ku buryo nta muntu n'umwe wari wasigaye. Marayika yaravuze ati, bahambire mu bigiye gutwikwa. Maze marayika nyereka wari utwaye iryo gare wasaga n'umuntu mwiza w'igikundiro. Kandi abagenzi bose bari muri iryo gare bari bamuhanze amaso ndetse bakanamwubaha. Nahagaritse umutima maze mbaza umumarayika wanyoboraga uwo wari we utwaye wari we. Yaransubije ati, ni Satani. Satani ni utwaye igare, yigize nka marayika w'umucyo. Yigaruriye abatuye isi, birundumuriye mu bushukanyi bukomeye kugira ngo bizere ikinyoma bityo barimbuke. Uyu mukozi umukurikiye mu cyubahiro ni umuhanga ushinzwe kwita kuri iri gare, naho abandi bakozi bakurikiyeho bakoreshwa imirimo itandukanye nk'uko agenda bakenera, kandi bose bagenda ku muvuduko nk'umurabyo bagana mwirimbukiro. Iri ni igare ry'umwotsi Ellen White yeretswe mu gihe cya Ellen G. White. Itekinoloji cyangwa ikoranabuhanga ryari rigezweho kwari ukugenda muri gare ya moshi cyangwa mu magare y'umwotsi. Izi gari ya moshi kubera ko ingenda abantu benshi bazikoreshaga amaguru, abandi bakazikoresha amafarashi, byari bigoye kuba wakora urugendo rurerure nk'uko abantu bava Rusizi bakajya nk'Ikigali. Byari bigoye, byasabaga abantu gutega za gari ya moshi. Noneho gari ya moshi kubera ko zihutaga niryo ryari rije nk'ikoranabuhanga, ukuruzi uyu munsi hari ibyo dukoresha, icyo gihe hari hagezweho ibintu byitwa gari ya moshi. None Imana igiye kumwereka ibizatubaho, ibizaba muri iyi saha. Ntabwo yigeze imwereka iby'iyi saha gutyo, ahubwo yabimwerekeye mu ikoranabuhanga ryari rigezeho ko niryo abashaga gushyikira. Agiye kwerekwa yerekwa igare ry'umwotsi. Iri gare ry'umwotsi bisobanuye tekinoloji y'ikirenga, ikoranabuhanga riri ku rwego rwo hejuru. Iyi tekinoloji igomba kwifashishwa mu guhambira abatuye isi. Aho ni wowe kujya kubona ukabona. Nawoze misoma mu kinyamakuru kimwe, Airtel iri kugurisha telefone yaguraga 95,000 irayitangira 25. Ubu amatelefone yajyaga henda ari guhendurwa kubera ko iri gare rijyanye n'ikoranabuhanga rigomba gufatwa rikagezwa ku rwego rw'ikirenga. Aha rero cyo nshaka gutinda cyane, ahubwo ndashaka kubereka ku kibazo cy'amatsinda. Noneho iryo gare yeretswe ngo isi yose yari ririmo, isi yose yari yamaze kwinjira muri tekinoloji. Mbese ibyo ni ibiki?
bavandimwe inshuti zanjye, hari icyitwa metaverse muri iyi minsi. Iyo metaverse ni systeme y'ikoranabuhanga aho bakwambika ikintu kimeze nka casque cyangwa bakwambika ibintu bimeze nk'amarinete, warangiza akakubwira ngo urashaka kujya he. Ako kanya ugahita ubabwira ati wenda ndashaka kujya muri Afrika y'Epfo cyangwa ndashaka kujya muri Amerika, ndashaka gukurira indege nkahita njya muri Amerika. Ako kanya ukibabwira ukabaye ati nshaka kujya wenda aha naha, ako kanya bakwambika ya casque, bamara kuyikwambika bagahita ibyo bita configuration bakabihuza, bamara kubihuza ako kanya uwari wiciye aha ngaha akibona yageze muri Amerika. Ukibona aho ngaho benshi niko bigenda. Hari Kigali rahari, hariya ku Kisimenti hari amahoteli afite za metaverse, ugenda ukishyura 5,000 bakakujyana aho ushaka. Noneho iyo umaze kwinjiramo bamaze kukwambika icyo kintu, ubwonko bwawe nibwo bafata bakabuhuza naho hantu. Ahasigaye waba uri kureba umupira, niba uri kureba Arsenal mu Bwongereza iri gukina, ukawureba wicaye ku kibuga uri kubona barengura umupira imbere yawe, aho kugira ngo urebe uri kureba kuri ekara. Warangiza ibyo bintu bikabera aho ngaho wicaye aho ukavuga ati mbega umupira uryoshye. Iyo rero niyo yitwa metaverse. Iyo metaverse ni ikoranabuhanga bamaze gutegura. Bityo ikisi ishaka gukora ni igikirere. Ikintu isi yateguye nuko bagomba gufata ubwonko bw'umuntu aho kugira ngo bazajye bakwambika rinete, bukazaba buhujwe n'ikoranabuhanga. Ibyo koranabuhanga aho kugira ngo uvuge ngo ndashaka kujya muri Amerika uzagende cyangwa ugire gute bakwambitse ibindi bintu, icyo gihe ubwonko bwawe buzajya bitabwerekezayo. Ngiki kisi yateguye. Ndababwiza ukuri, iri gare ry'umwotsi ryari ryamaze gufata umuvuduko kandi nta numwe wari usigaye. Mbese bigenda bite? Icyambere kigomba gukorwa, umuherwe witwa Elon Musk, ibyo si ubwa mbere nabibabwiye n'ubushize. Uwitwa Elon Musk yatsindiye isoko mwisi ryo gushiramo abantu mudasobwa cyangwa ikiswe ngo ni microchip. N'utuntu duto ntitugaragara ndetse na microscope ishobora kutatubona, ariko utwo tuntu tumeze nk'imisemburo tugenda tukivanga mu maraso, ariko bakidutera mu mubiri w'umuntu. Turagenda ahantu turuhukira hambere ni ku bwonko. Tukigera ku bwonko tugeraho tukiyegeranya, twagerayo tuba dukoze ibintu nagereranya wenda n'ibyuma cyangwa ibinyabutabire bishinzwe byitwa bo conducteur cyangwa bishobora gutwara amashanyarazi. None iyo bigezeyo, ibyo bintu byiremye mu mutwe w'umuntu, ibyo byiremye mu mubiri w'umuntu, iyo internet ifunguye ya wireless cyangwa internet nziramugozi ikaba ifunguye nta password iriho, ako kanya iyo internet izajya ihita yiconnect. Iyo internet izaba ishoboye kubikora na internet y'ikiragano cya 5 yitwa 5G. Iyo internet y'ikiragano cya 5 niyo MTN maze ibyumweru bigera muri 3 iyitangije ku mugaragaro mu mujyi wa Kigali, yazamuye ibyuma byayo. Bityo rero umuntu ufite bwa bwonko watewe ya microchip cyangwa uzaba waratewe ibyo bintu, ikizabaho nuko ya internet izahita imukurura agahita ahuza ubwonko nayo. Noneho wazajya usonzwa bati ndashonje kandi nshaka kurira muri convention. Ako kanya kubera ko internet izaba izibyo gutekereza, ubwonko buzaba buri gukorana n'icyo kintu cyabagushyizemo, ako kanya wari wicariye iwawe ikarongi cyangwa ku Kibuye, uzajya kwibona ubone wegere muri convention, winjiremo bakwakire, wicare urye icyo ushaka. Kubera iki abantu badakanguka ngo babone ikoranabuhanga uri tujyanye? Uyu muntu bazaba bamaze gucomeka kwiri ikoranabuhanga, bazaba bashobora kumusinziriza, bamubyutse, bamujyana aho ashaka, bamukoresha iminsi bashaka, ku buryo benshi bazibona bari kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyabo batazi uko bigenze kubera ko barangaye gatoya. None rero abyerekwa ibyo bintu byose, ntabwo yari kwerekwa internet, ntabwo na white yarazi inziramugozi cyari cyo, ntabwo yari kwereka computer kuko computer zari zitarabaho, ariko none mu kubyerekwa abyerekwa mu igare rinini ry'umuvuduko munini rihambaye. Iryo gare ngo bari baririmo bose bagiye kurimbuka bahambire mu miba. Ndababwiza ukuri, abantu bagiye kurimbuka batazi ibyo barimo. None umuwagace tugezeho rero, kuko nge ndashaka kubereka ikibazo cy'amatsinda. Nabajije marayika niba nta muntu n'umwe usigaye, yansabye kureba ku rundi ruhande, maze mbona itsinda rito. Ngo mbona iki? Kuki atabonye itorero? Ngiba ahantu hari ibanga na Satani akabaza impamvu ari kurwanya ibintu akabishyiramo imbaraga, ku buryo gusengera mu itsinda aho waba uri hose byitwa icyaha. Bagomba kubyitirira politike, bakabyitirira imikino y'ibiri kuba, ibintu byose akavuga ati ibisambo byateye nabyo bikora amatsinda, dore abahungabanya umutekano nabo bakora amatsinda, dore ibintu byose bigomba kuza byambaye iyo shene kugira ngo abantu batokobwa aho bagombaga kurokokera.
marayika yaransubize mbona itsinda rito ry'abantu bagendaga mu nzira ifunganye, bagaragara nk'abantu bashyize hamwe rwose, bomatanijwe n'ukuri, bakoze amatsinda. Ngo bari bomatanijwe n'iki? Ntabwo bari bomatanyijwe n'insengero bavandimwe, bari bomatanyijwe na Bibiliya. Buri hame ryose Bibiliya niyo bafataga nk'umuyobozi w'ikirenga. Aba bantu ntabwo bari bahurijwe hamwe na pastor cyangwa n'abakuru b'itoro cyangwa n'abayobozi runaka. Ntabwo aba bantu bari bomatanijwe n'ibintu bigezweho nk'uko bari guhuriza abantu muri metaverse no muri ryo koranabuhanga. Ntabwo aba bantu bari bomatanijwe n'ikoranabuhanga cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo ngo aba bantu bari bomatanijwe n'ukuri. Uberesha ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Yohana 17:17. Bomatanijwe nk'ukuri, bakoza amatsinda. Iki gitabo twizera ndi gusoma. None hakurikiraho iki? Marayika yaravuze ati, marayika wa gatatu ari kubateraniriza hamwe kandi akabashyiraho ikimenyetso, maze bagakora imibi izajya mu kigega cyo mu ijuru. Urumva amatsinda icyo Imana yari kuyakora, cyo marayika yakoraga. Marayika n'uyu mwanya marayika hageze kugira ngo tuganire amagambo. Uwumva hari icyaha kiziritseho ahaguruka cyaturira Imana, namara kucihana asigaye Imana igende mukuza imuha imbaraga, ahasigaye ahagarara hashobora guhamya. Marayika yari kubashyiraho ikimenyetso cye kandi akabashyiraho ikimenyetso, maze bakora imiba izajya mu kigega cyo mu ijuru. Iri tsinda rito byagaragaraga ibimenyetso by'imiruho, risa naho ryanyuze mu bigeragezo bikomeye ndetse n'intambara. Byagaragaraga nk'aho izuba ryarasiye inyuma y'igicu, maze rimurika mu maso habo, bituma bagaragara nk'abaneshi ndetse nk'aho intsinzi yabo iri hafi kugerwaho. Nagira ngo nguhereze agaciro k'amatsinda. Nta hantu na hamwe tubona ko bari bakoze amadini, ntago ryari itorero, ahubwo mu kubyerekwa igihe isi yari yagiye mu ikoranabuhanga, bamaze kuyihuriza mu igare ry'umwotsi, ariyo tekinoloji ijyanye n'igihe. Abandi bari mu matsinda, niho bigira gukuri kose, bakamenya aho bari buze guhagarara. None uyu muyobozi w'ikirenga tumufashe dute? Ngaho dukeneye gushinga gati tugatekereza neza. Ndababwiza ukuri, turi mu ntambara hagati ya Kristo na Satani. Turi mu ntambara hagati y'ukuri n'ikinyoma. Ndashaka ko tuganira rero amagambo y'ubugingo, tukayatekerezaho muri icyo gihe turi mu ntambara. Tukaganira amagambo avuga ngo gica mu gikingi cy'urugo rw'umusirikare. Gica mu gikingi cy'urugo rw'umusirikare. Gica ageze mu gikingi cy'urugo rw'umusirikare. Ubundi Imana buri gihe ikoresha gahunda militaire cyangwa gahunda ya gisirikare mu bintu byayikora, kuko ntabwo izi systeme zo kwisi z'abasirikari n'abi bintu ubona by'abantu bakora imitekano, ntabwo ari ibintu bivuka mu isi, ni ibintu bivuka mu ijuru. Ndaguha urugero rwa mbere. Muri buku umugabo Elisa, umuntu w'Imana Elisa, igihe yagotwaga baje kumureba, abanyasiriya bahageze. Baraje baragota, umugaragu we asohotse asanga bagoswe, ajya gutabaza ati turapfuye. Ahageze yeretswe iki? Elisa yarasenda ati Imana humura uyu mugaragu wanjye amaso abashe kubona ko bari kumwe natwe babaruta ubwinshi. Arebye ngo abona amafarashi y'intambara n'abayariho biteguye kubarwanirira. Izo zari ingabo z'ijuru zari zigosa. Reka mbabwire, n'uyu mwanya waguhumura cyangwa agahumura abo baduhiga n'abatekereza ko bazatumaraho, babona ingabo nyinshi zigosa abana b'Imana aho bateraniye mu matsinda. Gica mu gikingi cy'umusirikare. Misemo kubabwiriza ingingo kugira ngo mbibutse agaciro dufite. Mu Abefeso igice 6 batubwira gutwara intwaro zose z'Imana. Nese watwara intwaro utari umusirikare? Nta musivili utwara intwaro. Katubanze turebe mu Abefeso igice 6. Abefeso igice 6. Ndahera ku murongo wa 10. Uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Nta musivili utwara intwaro, abasirikare nibo batwara intwaro. Ibisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ibisigaye twambare intwaro zingana iki? Ntabwo ari ukwambara imwe.
ni ukuzambara zose. Nta musirikare ushobora guhaguruka ngo yibagirwe ibyangombwa by'ugiye ku rugamba. Ariko tugiye kwiga amagambo avuga ngo gica mu gikingi cy'umusirikare wagiye ku rugamba. Mwambare intwaro zose z'Imana, umurongo wa 11, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri. Haleluya. Ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo ki. Mukenyere ukuri, mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwete inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi kigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mutware n'ingabo. Haleluya. Ingabo ni iki? Batusobanurira ingabo icyari cyo. Mutware kwizera nk'ingabo. Kwizera nk'iki? Ingabo. Ariko reka mbabwire, iyo tugeze ku iki kintu cyitwa kwizera, ugomba gutwara nk'ingabo. Ni ukugera ku rwego ibyo wizera ubihagararamo, kubera ko uzuba guhamagaye ukaba wakwemera kujya no mu rupfu uhagaze mu ibyo bintu, buryo butwaye kwizera nk'ingabo. Nurekura isi iragukubita hasi. Gutwara kwizera nk'ingabo ni ugufata amahame 28 y'ukuri kwa Bibiliya, nk'uko abadivantiste tuyizera, ukayashyira mu mibereho. Ihame ryose riri mu ijambo ry'Imana rikagenga imibereho yawe. Waba ugwaguza ukikubita imbere Yesu ukavuga ati Imana ndayemera, ahasigaye ni njye uri gupfapfana, ndasaba imbabazi. Reka mbabwire, vuba bidatinze abantu batwaye intwaro nkeya bagiye kugaragara. Ntimubone benshi basubira mu byo batutse, ibindi bakabivuma, abandi bakavuga ko byarangiye bakabisubiramo uyu munsi. Nuko batwaye intwaro z'ibice. Umugabo umwe yagize atubwiriza, ari kubwiriza ku gutwara intwaro z'Imana, atwigisha ibintu bijyanye n'isengesho. Atubwira ati burya umusirikare agira intwaro z'uburyo butatu. Hari ka pistoli. Burya kariya ka pistoli ntabwo gashobora kurasa muri metero 50. Ka pistoli karwana ku musirikare ukubitanye n'ikibazo ako kanya hahuriye nacyo. Ibyo bishushanya isengesho ryo mu mutima. Nukuvuga ngo iyo umusirikare akubitanye n'umubisha direct, ntari busubira inyuma, ntari bwiruke, ntari bugire bute, atwana bitakuramo ako yitabaza hafi ni pistoli, kuko nishobora kurasa uwo bahagararanye. Isengesho ryo mu mutima ni isengesho rigira umumaro igihe umwana w'Imana yibonye mu ntambara, hahandi yari yabuze uko agira niryo azamura, kandi Imana igatanga igisubizo. Burya icya kabiri, intwaro ya kabiri, ni amasengesho rusange. Aya dufata igihe tukabamo, aya ngaya tuza mu materaniro tujyamo. Aya ngayo agereranwa, ariko akaba ari amasengesho afite ibihe kandi adahinduka, ahoraho. Agereranye zino mbunda ntoya abasirikari bagendana. Iyi mbunda buriya ishobora kurasa hariya hakurya, ishobora kurasa muri kilometero wenda, ishobora kurasa aho hafi. Ariko nabwo iyo irashe umuntu ari kurishobora no kumuhusha, biba byoroshye. Ibi bigereranya amasengesho rusange, amasengesho yo mu materaniro. Ya gatatu, hari ubwo baterwa akabona azahagarara hirya y'umusozi akarasa kuwo hakurya, kandi uwo musozi akawusenya. Ni bya bibunda binini bya rutura, bya bindi bigenda biziritse ku mamodoka bakubita ahantu umusozi ugacumba umwotsi ugasenyuka. Ibyo bigereranwa n'amasengesho yo gusenga no kwiyiriza ubusa. Hari ibitero tugeramo bigasanga igishobora gukora cyonyine ari ukuba twariyirije ubusa. Ntabwo buri gihe bakoresha pistoli. Hari aho ugera pistoli ugasanga ntikora, kuko pistoli ntiyarenga muri kilometero, ntiyagera muri kilometero. Ntabwo isengesho ryo mu mutima ari ryo rikora ahantu hose, ahubwo abantu bakeneye amasengesho y'uburyo butatu. Rero ushobora kuba waribeshe ukabona wibitseho ka pistoli, cyangwa wibitseho isengesho ryo mu mutima rizamuka ukagira ngo rizagushoboza igitero kiri imbere yacu. Tugiye kwinjira mu gitero hazaba hakenewe rutura.
kandi nayo iyo ruturi izajya kugerwaho pistori zakoze akazi n'izoroheje zabanje gukora akazi. Gusenga no kwiyiriza ubusa bigomba gukorwa, kandi n'amasengesho y'umutima agomba gukorwa, ndetse n'amasengesho y'abana b'Imana bahuriye hamwe bomatanyijwe n'ukuri bagomba gukomeza bagasenga kandi basubira inyuma. Mutware intwaro zose z'Imana, gica ku gikingi cy'umusirikari uri ku rugamba. Mbese musirikari wujuje ibyangombwa? Mbese uriwe cyangwa uri umusivile wigendera nta n'intwaro nimwe witwaje? Imibereho yawe wibonye mu idini, ibintu ubona bigenda, ubona bikomeza, ubona bigenda ngo mwakira agakiza. Umurongo wa 17, mwakira agakiza kaba ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ryo jambo ry'Imana, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugume rwose kuba maso musabira abera bose. Imana ihabwa icyubahiro. Kuba maso no gusabira abera bose. Mbese abo bari mu mazu ya gereza, mbese abo bari guhangayikishwa, mbese impunzi ziri mu bihugu bitandukanye, uri kujya ufata umwanya ukazirikana ko hari ubwoko bw'Imana buri gutotezwa hirya no hino, waba uhazi naho utazi. Ntabwo Imana ikorana n'abasivile, nta nubwo ikoresha abasivile. Ndagira mbabwire ko igihe Imana yahagurutsaga abatasi 12 yabatoranyije mu bantu, abatoranya nk'abatware, kandi bari abasirikari bakomeye b'indwanyi bazi kurwana, basobanukiwe n'iby'urugamba. Ariko nyamarada n'abari bakomeye b'indwanyi harokotsemo 2 gusa. Abandi baje bitwikiriye ikintu bahuriyeho cy'ubwoba, nk'uko amadini menshi afite ubwoba. Abantu benshi bafite ubwoba, barakangaranye, kubera ko isi iri kubabwira ko nibibeshya bakarekura bakifatanya, nibifatanye nayo isi iri kubabwira yuko iraza kubakuraho imitungo yabo, irabima akazi, irabicisha inzara, barasigara badagadwa, barabaho ubuzima bubi. Ntabwo Imana igikorana n'abasivili. Ikimenyetso simusiga, uzasome ku mugabo witwa Aburahamu. Ntabwo Aburahamu yari umusivili, Imana yamuhamagaye muri Uriya Bakarudaya. Aburahamu uzasoma ibye bavuga ko yacuruzaga ibigirwamana, ariko Imana iza kumutoza. Uzasoma igihe Loti yanyagwaga, Aburahamu mu rugo rwe hahagurutse umutwe w'ingabo ujya kurwanirira Loti. Ntabwo Imana igikorana n'abasivili. Arababohoza ndetse bazana iminyago myinshi, niho bakuye amaturo, batangira gutura amaturo ya Melkisedeki. Kimwe mu 10 gihabwa Melkisedeki. N'iryari Imana yagize ikorana n'abasivili. Ntabwo Imana igikorana n'abasivili, rabanza ikagufata ikagucurika gutoza. Nubona iby'Imana bitari kugira aho bifata, banza uvuga ati ku rutonde rw'abasirikari Imana rero mvuyemo. Burya rero nta musirikari ubona bene wabo bageze mu rugamba ngo yibete. Ariko tugiye kureba gica mu gikingi cy'umusirikari. Ahageze ate ko umusirikari yagiye ku rugamba? Reka mbabwire ubundi bintu n'ibidi. Urasiba urugamba usigare ku gikingi, cyangwa mu kimwe ujye ku rugamba. Nta mwanya wa 2 wa 3 hari utari hamwe ari ahandi. Ni ku rugamba cyangwa usigare ku gikingi. Nshuti zanjye, dusangiye kwizera, dusangiye gupfa no gukira. Uzasoma amateka y'uwitwa Mose. Ntabwo Imana igikoresha abasivile. Imana ikeneye kugucura, ikakuvanamo ibintu twamize, ikatuvanamo ibintu twarozwe, ikatuvanamo imyumvire twagize, kugira ngo Imana iduhe imyumvire yayo itashobora kuvuguruzwa n'umuntu uwo ari we wese. Niki Imana iri kudukorera ibindi? Iratwigisha, ikaduha ijambo ryayo, ikaduha ibyanditswe byera, kugira ngo ibitekerezo byacu bibanze birogorwe. Yahamagaye witwa Mose, umusirikare, umujenerali ukomeye, imugejeje mu gisirikari, kubera ko Mose yari yaritoreje mu gisirikari cy'isi. Rero arangije yumva ari umuntu ushobora gutabara akoresheje ibyo yigiye mu gisirikari cy'isi. Ntabwo Imana ishobora gukoresha imyitozo wakuye mu isi kugira ngo ikugeze mu ijuru, ntibishoboka. Mose baramanutse ageze ku ngando y'Abisirayeli, aho ingabo z'Uwiteka ziganditse, aho ziri gutotezwa, aho bari gukoreshwa ifunzo. Maze Mose ahageze ngabona umunyegiputa atangiye kugirira naho umwisirayeli, ngo Mose ahita bitekereza ko yari indwanyi ikomeye, ahita mwica mutama mu mucanga, bacisha nge ndi bubacyure ku mbaraga zanjye. Imana iramureba ati wowe ahubwo ntabwo ibi bintu by'imbaraga n'ubwenge bwawe wakuye mu isi ushobora gukura abantu hano ngo bajyane. Reka nkwereka aho ujya. Ntabwo ubwenge abantu bigiye mu isi mu mashuri ya za teolojiya, mwiyobokamana ryo mu isi rishobora kuyobora ubwoko bw'Imana ngo bambutse inyanja. Niyo mpamvu isezerano rivuga ngo Uwiteka azaza kuyoborera umurimo we mu ijwi rirenga.
wowe urafata ibintu bisanzwe, ibintu wamenyereye, ibintu nicyo kibazo abantu bafite. Barimo bararwana n'imihango kuko bayigiye mu isi. Abantu bigishwa ibintu by'imihango, ugasanga umuntu imyaka yose amaze ari kurwana no kuvuga ngo mbese ngabo tuzabwiriza ubutumwa, ngo tuzababatiza, ngo tujye kubatiza, tujye gushingira, tujye kugira gute. Bararwana n'ibyo kuko ibyo ni ibintu twarozwe. Nta muntu ushaka gukora umwitozo ijuru uri gutanga. Reka mbabwire Gica mu Gikingi cy'Umusirikari. Igitabo cya kabiri cya Samweli. Igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 11. Niwo nshaka ko twigira. Gica mu Gikingi cy'Umusirikari. Ahageza ati ko Gica atagombaga kuba ari aho ngaho, bigenze biti. Igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 11. Nuko umwaka utashye, aho no murongo wa mbere. Igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 11. Nuko umwaka utashye mu gihe abami batabariraga Dawidi atuma Yowabu n'abagaragu be n'Abisirayeli bose barimbura Abamoni kandi bagota n'Iraba, ariko Dawidi we yisigaririye Yerusalemu. Nyumvira, habaho intambara hagati y'ubwoko bw'Imana n'abanyamahanga. Habaho intambara hagati ya Isirayeli n'ibihugu byarwanyaga ubwoko bw'Imana. Mw'iyo ntambara yari ibaye, Dawidi atoranya uwitwa Yowasi. Arangije gutoranya Yowabu, atoranya Yowabu. Arangije amuha ingabo. Ati mugende mujye kurwana, twebwe turigumira aha ngaha mu Gikingi, ntabwo ndenga. Dawidi agumaho. Uyoboye ishyanga ry'Uwiteka riri ku rugamba arasigara. Ntabwo mubona ko turi ku rugamba kandi ko abandi bamaze gusigara. Baragenda bararwana ndetse ngo barimbura ababisha babo, ariko Dawidi we yisigaririye Yerusalemu. Yerusalemu ndahabibutsa, ni ku gikingi cy'amategeko, ni ku mwami, ni ku gikingi cy'ibyasezeranywe, ni ku gikingi cy'abatambyi, ni hahandi by'Imana byabarizwaga. Umuntu ahasigara, ariko abandi bamaze kujya hehe? Ku rugamba. Ibyo bintu wabisobanura ute? Ese ntabwo mubona yuko Yerusalemu yagombaga gusigara, nta muntu yisigayeho igasigara kubera ko ingabo z'Uwiteka zatabaye? Ariko Dawidi we aravuga ati ntaho njya, ibyo bintu muri kwishoramo mugende muhure nabyo, mugende. Ashyiraho n'abazayobora ibyo bintu, ariko arangije we yisigarira aho ngaho, ntiyarenga Yerusalemu. Ni mubirebe, murabona intambara abantu bahagurutse bitandukanyije n'igishoro cy'inyamaswa, bagahaguruka mu madini yabo aho bahagaze uyu munsi. Barahigwa, barafungwa, abandi bari gukubitwa, ariko abandi bo baricaye baratuje, bageretse akaguru kandi simwe mwijyanye mw'ibyo bintu, mugende nyine mu Rwanda mukomeze mube mu byanyu. Uvuze ubutumwa bwa marayika wa gatatu bakubwira ati natwe nibwo dutwaye. Bafite ibihamya nk'uko Yerusalemu yari igicumbi cy'ibihamya. Umurongo wa kabiri, ni iyihe ngaruka ikomoka mu gusigara ku gicumbi? Kandi wamara gusigara ku gicumbi, ku gikingi, ingaruka ivamo igihe abandi bagiye ku rugamba bigenda bite? Gica ku gikingi cy'Umusirikari. Umurongo wa kabiri, bukeye nimugoroba Dawidi wibambuye ku gisasiro cye, aza agenda hejuru y'inzu y'umwami. Nyumvira, byageze ku rwego wohereje ingabo zijya kurwana, we yigira kuryama. Nasomye amagambo avuga ngo amaboko atagira icyo akora Satani yashakira umurimo. Dawidi Gica ku gikingi cy'Umusirikari. Abantu bagiye ku rugamba, abantu bari kurwana, abantu bari gufungwa, abantu kubera amategeko y'Imana ari gusuzugurwa mu isi bari kuyerereza. Ikibazo cy'ubuzima kizengereje isi, abantu bari kuzamura amahame y'ubuzima. Abantu baravuga igishushanyo cy'inyamaswa, bakavuga ikimenyetso cyayo. Abantu baravuga ibiri kuba mu isi byihutira kurangira, kandi amateka y'Abadivantiste agasibangana mu isi, maze isi gasigara nta byiringiro ifite. Abantu bararwana intambara z'ubutumwa bwiza, abantu barimo barumva izo nkuru. Abantu babaye impunzi kubera ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Ariko Dawidi we yanga kurenga ku gikingi, aravuga ati reka niryamire rwose nta kibazo. Ntabo muzi se bataye imiryango yabo, bakaba ari impunzi, bakaba ari bakabwera kubera ubutumwa bwiza, kubera isaha duhagazemo. Ariko abandi bo ati nta cyabaye,
reka nkomeze niryamire. Na Dawidi buriya yaravuga ati ku rugamba si ngombwa kujya, nta cyabaye, mwebwe mwitonde, nibikomeranye nzaza mukomere. Bukeye nimugoroba Dawidi yibambuye ku gisasiro cye abyutse, aza agenda hejuru y'inzu y'umwami, maze ahagaze hejuru abona umugore wiyuhagira. Umugore ashaka mu buhanuzi. Dawidi ni umwami wa Isirayeli, uwari uhagarariye ishyanga. Itorero ryamaze kujya ku rugamba, igisigaye ntabwo rikiri itorero. Ntabwo Dawidi araza kuba itorero, ahubwo Dawidi yamaze kujugunya amahame y'ukuri yose yarambitse hasi, kuko itorero ryo ryamaze kugera ku rugamba. Ubuyo wabo yiyoboreye ibintu bisobanura uwagombaga kuyobora ijwi rirenga Kristo wabyisezeraniye kuri page ya 94 y'igitabo kivuga butumwa kari uzaza kuyobora umurimo. Dawidi yisubiriyeho kuryama, arakangutse, aho ari kuzembagira areba ku isi ryoshye, areba inyubako z'igitaraga z'ibintu biri kuba bidasanzwe, ngo arangije yibonera umugore. Maze ahagaze hejuru abona umugore wiyuhagira. Yari umugore mwiza w'ikibengukiro. Dawidi yamubonye, atuma kubaririza uwo mugore wari we. Maze umuntu aramubwira ati, ni Batisheba mwene Eliyabu umugore wa Uriya w'Umuheti. Nuko Dawidi yohereza intumwa ziramuzana, aziwe bararyamana. Yari yitunganije akiza imyanda, maze asubira iwe. Bukeye arasama, atuma kuri Dawidi ati, ndatwite. Munyumvire, uwari uyoboye ishyanga ry'Imana, uwari uyoboye ubwoko bw'Imana, aho kugira ngo ayobore ishyanga ribwire ngo twerekeze tugende, yigarukiye mu rugo. Icyo nicyo cya mbere, Gica ku Gikingi cy'Umusirikari, ariryamira. Ntaryamye gusa, amaboko atagira icyo akora, Satani yashakira icyo gukora, ahaguruka azembagira areba inyubako. Mu kureba ntagarukiye aho, yiboneye umugore, arararuje ati, dore nitomboreye umugore. Ati, nyamara ni mwene Uriya, uramuzi, uyu ni umudiventiste, ni umwe mu bagiye ku rugamba, ni umugore w'abari ku rugamba rw'Uwiteka. Wababwira ibigiye kubaho mu miryango y'abiyemeje kwiyegurira Imana byuzuye. Bagomba kubona amahano batigeze batekereza ko yashoboraga kugera mu miryango yabo. Uriya yigiriye ku rugamba, ingabo z'Uwiteka ziri ku rugamba, ibitero barimo bari gutsinda, ibintu bimeze neza. Naho Gica yagarutse ku Gikingi, amaboko atagira icyo akora, Satani yashakira icyo gukora. Dawidi ubwe niwe watumije, aravuga ati, munzanire uriya mugore. Baramuzana, bahamugejeje, aryamanye nawe, amuteye inda, ntamaze kumutera inda. Umugore ashize igihe ati, ndatwite. Intambara iracyajya mbere, ntabwo ari intambara yabaye umunsi umwe ngo abantu batahe. Ntabwo muri imyaka ibi bintu bimaze se, n'iyindi izaza. Ikibazo nuko igiye gusoza abantu badakijijwe, abantu badahinduye icyerekezo. Dawidi abonye yuko akoze ikintu, akoze sakirirego, iki kintu cyitwa gushingira, ukaza ugatinyuka utatinyukaga, ukihuza n'isi, ibyaha by'ubusambanyi. Ubusambanyi bwa Babuloni bumaze kwibasira itorero ry'Imana kugeza ubwo ryifatanya n'ibyo ritagombaga kwifatanya nabyo. Kamabwire, biraza kudushyira habi tutigeze dutekereza. Murongo wa 6. Hanyuma Dawidi atuma kuri Yowabu ati, nyoherereza Uriya w'Umuheti. Nuko Yowabu yohereza Uriya kuri Dawidi. Ese wari usobanukiwe n'icyo Dawidi yakoze? Abonye yuko ibye ari amahano, aravuga ati, kugira ngo ndebe icyo nakora, kura umusirikare ave ku rugamba, ave mw'ibyo arimo, agaruke hano. Ntabwo mubona inyigisho zibwira abantu ngo nimugaruke aho mwaturutse? Nyoherereza uwo muntu yari indwanyi, yari umusirikari, yari umuntu ufatika, mukuriyo aze agaruke, twigire aze hangaha mwereka urugamba narureke, muve mw'ibyo by'abari gukizwa, muve mu by'abari kwakira imbaraga y'Imana, mureke guhangana n'ibyo bintu, nimugaruke mu madini, muze mubeho nk'uko mwabagaho. Ngwino igarukire va ku rugamba. Umva, uwamaze gutana n'uwamaze kurambika hasi, agera ku rwego atagwa wenyine, akavuga ati, nibura mbona bo nisasira. Ati, n'ubundi nge byararangiye,
umudendezo w'idini wakuweho, ubu bamaze kutugota, ubu imisoro bari kuyiduca, ubu ibintu byose leta yabyinjiyemo turabiruzi, ariko se tuzabaho dute? Ese mwaje nta n'umwe ushaka kubwiza abantu kuri ababwira icyabaye. Kera iyo twabaga mu rusengero tugakora amateraniro mu rusengero, yashaka yamara ibyumweru 2 twabyitaga ivugurura, ariko ubu ibyo nibyo byitwa amavuna. Ivuna twaryitaga ivuna ari uko ryabereye ku musozi, ariko uyu munsi umuntu baramucanga canze. Dawidi atuma waravuga ngo nimunyohereze uyu mugabo mumuzana azadufasha, byanze bikunze ibintu tuzabisha ntawe uzabimenya. Nuko Yowabu yohereza Uriya kuri Dawidi. Uriya ageze kwa Dawidi, Dawidi yamubaza uko Yowabu n'ingabo bameze, amubaza n'amakuru yo mu ntambara. Ese Dawidi akeneye kumenya amakuru yo mu ntambara? Aramenye se ngo yakoze iki? Iyo Dawidi akenera amakuru yo ku rugamba yari kujya ku rugamba, ahubwo ibiramambu ari gufata n'abasirikari bakomeye, abajenerali bakomeye akabakura ku rugamba. Muve mw'ibyo bintu nimuze. Ntushobora gusobanura kuntu uyu mwanya amatsinda ari yagakwiye gutwara ubutumwa bwiza akayazengurukana mu isi yose, ibintu bikihuta tukava mu isi tugataha, ariko bikiriho ni inkundura zo kuyasenya no kuyarwanya. Nimugaruke mu madini, muze mu biyeho yacu, nta kibazo. Reka babwire, nasomye amagambo ni cya gitabo nakomeje kubabwira page ya 94 ivuga butumwa. Abantu bafite inshingano yo kwihutisha umurimo, aho kugira ngo bawihutisha ahubwo bawutinze inshuro zisaga 10, kubera ko bawuvana mu biganza bya Kristo kugira ngo bawikorere ubwabo. Ntagomba karibo batinze umurimo. Mbese reka mbabaze, ubu amatsinda ahantu abwirije wahabwiriza igihe kingana iki? Ubu uyu munsi wa none bimwe byigisho biraca ku ma YouTube, ukajya kubona ukabona mu cyumweru kimwe abantu 600, 800, abantu 1000, abantu 2000 bakurikiye icyigisho wabwirije mu itsinda. Kuki abantu badatekereza avuga ati dore umurimo kwihuta, n'abantu bari kumenya inkuru nziza, bari kumenya umucyo w'isabato, bari kumenya amategeko y'Imana, tinyaboneka ahubwo mukomeze mujye mbere mubwiriza, kubera ko urugamba rukomeje kujya mbere. Kandi Dawidi wisigariye ku gikingi cy'umusirikari, gica ku gikingi cy'umusirikari akaba yisigariye aho. Dawidi cyari gukora n'abari bari ku rugamba agomba kubinginga bakavayo. Nimuze ngwino iyizire nkwereke, terega mufite ukuri. Ese uko kuri mwaje mukakubwira abantu? Nawe ni ubwenge bwa Dawidi, gica ku gikingi cy'umusirikari uri ku rugamba. Murongo wa 7, Uriya ageze kwa Dawidi, Dawidi aramubaza Yowabu, Uriya ageze kwa Dawidi, Dawidi amubaza uko Yowabu n'ingabo bameze. Ese ari kurinda yamubaza n'amakuru ya Yowabu siwe yamutumyeho? Dawidi ubwe wumva amanyanga n'amayeri abahishe muri ibi bintu bibwira abantu ngo nimugaruke mu byo mwavuyemo. Dawidi ubwe niwe wanditse arabwira ati ewe nyoherereza uwo muntu, niwe wababwiye atumaho ati nyohereza Uriya. None Uriya arahageze, etesa amakuru ya Yowabura. Amakuru yose barayafite, bazi biri kuba, bazi uko abantu bari kwihana, bazi uko abantu ibintu biri kugenda, bazi uko ubutumwa buri kwihuta, baza bafungwa, baza bafungurwa, baza amagereza. Ibyo byose amakuru barayafite, banasobanukiye ko aho duhagaze ari mu isaha itukura. Ariko ku bwenge bwabo ati mukuru abantu ku rugamba bagaruke mu rugo, muzana abantu bave mu rugamba biyizire mu rugo. Murongo wa 8, maze Dawidi aramubwira ati manuka ujye iwawe woga ibirenge. Nuko Uriya ava ibwami, maze bamukurikiza igaburo rivuye ku mwami. Icyakurikiyeho ageze aho bamubajije amakuru y'urugamba, bamubajije amakuru ya Yowabu, arangije ati noneho rero igire kuruhuka, nanjye rega buriya naruhutse. Twasomye ngo Dawidi yohereza ingabo za kwiryamira, yibambuye abyutse atangira gutembera. Nuwazanye akuyeyo ari kumuzana aravuga ati genda ujye iwawe noneho nawe wiruhukire wiryamire, nta kibazo, wigire ko nta n'icyabaye. Abikoza gihaguruka wagiye, bamukurikiza ingabo zimushyiriye n'izindi mpano n'ibyo kurya. Umuntu ushobora gutera iyi ntambwe yo gusubira inyuma, hari ibintu byinshi ateganyirizwa kandi ashobora guhabwa. Niba mutari munabizi mubimenye.
nasomye amagambo ntibari mu ntambara ikomeye ngo bazagaruzwa guhabwa imyanya myiza. Igabura rituruka ibwami kugira ngo riherekeze Uriya atashye mu rugo, kuko uwari ku rugamba imbere, uwari uri kurasana n'ababisha bamukuyeyo, agarutse yitabye itegeko. Amategeko burya agira urwego afatamo abantu akabagira imbohe. Ntacyo Uriya wari kumukorera ngo agume ku rugamba, yagombaga kuza kugira ngo ahure nabo. Nuko Uriya ava ibwami maze bamukurikiza igaburo rivuye ku mwami. Mu rwa 9. Ariko Uriya yiraranira n'abagaragu ba Shebuja bose baraririye ku muryango wa kambere y'ibwami, ntiyamanuka ngagiwe. Umva rero inyargenge umuntu w'Imana agira ubwenge, aravuga ati kweri ubu navi ibwami bakatera ibintu bikaba nabi, ubu ndajya kuryama ingabo z'Uwiteka ziri mu ntambara, njewe ngo ngiye kwiryamira, reka nigire ku gakumba ndarara nsenga. Aba nibo bantu bashobora kurokoka bonyine. Arara ku irembo ryaho ry'ibwami, ararana n'abagaragu, aca bugufi. Ninde muntu witeguye kumanuka akicarana n'udukecuru n'udusaza n'abakozi bo mu rugo bari kwakira ubutumwa bwiza, bati reka twiyicarira turahava natwe tubonye imbabazi z'Imana? Uriya Gica ku gikingi cy'umusirikari uri ku rugamba. Dawidi akora amanyanga yose ashoboka. Murongo wa 10. Babwiye Dawidi ko Uriya atagiye, Dawidi niko kubaza Uriya ati mbese ntuvuye ku rugendo? Niki cyakubujije kujya iwawe? Ese kuri umudiventiste niki gituma utagaruka ngo uzubwiriza ubwo butumwa uri kugenda ubwiriza hirya no hino, buzane hano natwe tubwumve? Kuki udasubira iwawe ko nta wahaguheje, nta wakwirukanye, wabuze iki? Ati na bya bindi nta bigihari, ibintu byose ni amahoro. Niki gituma utamanuka ngo ujye iwawe uruhuke ubeho neza? Gica ntabwo mumuzi. Gica ni umunyamanyanga, ni umunyamayeri. Ibintu byose Gica babifitiye ibihamya. Ati umuntu uvuye ku rugendo byanze bikunze agomba no kuruhuka. Urumva atari kugira umuntu neza ra? Bisa nabyo. Rwose umuntu ugufitiye impuhwe wananiwe, iyo mu misozi munyagirirwa, iyo musengera banabirukaho, wakwigarukiye ibintu ko ari amahoro, ko nta cyabaye, ko hano nta uzagukoraho. Erega nta uzakubuza kubaha Imana ku giti cyawe. Genda wiruhukire, abandi barekere ibyo ngibyo bari abana benshi muri bo ninjiji nta nubwo bize. Gica ku gikingi cy'umusirikari. 11. Uriya asubiza Dawidi ati isanduku y'Imana n'Abisirayeli n'Abayuda barara mu ngando, kandi databuja Yowabu n'abagaragu ba databuja bagerereje ku gasozi, naho nge nigira iwanjye, nge kurya no kunywa, niryamanire n'umugore wanjye. Oya, ndahiye ubugingo bwawe ukuramye, sinakora bene ibyo. Isanduku y'Uwiteka iri ku rugamba, amategeko y'Imana aribasiwe, isi yageze kuri yahonyora. Abasirikari b'Uwiteka bayahagazemo, bahagaze mu kuri kw'iki gihe, barafungwa, baratotezwa, abandi barakubitwa. Ubukasho, bamwe barafunze, abantu basengeraga atandukanye bari ku mavi barakubitwa, bamerewe nabi, inzara irabishe. Ati ngwino ujye kubwiriza ibintu nta cyabaye. Ati garukire wowe utazahura nako kaga. Dawidi ibintu niho bimucangiye, kuko ibi byose abikoze agira ngo arebe ko yapfuka umufunzo w'igisebe, ariko ntibishoboka. Ntabwo ushobora gupfuka ibyapfukuwe n'Imana. Hari ibintu abantu bagiye batubeshya imyaka myinshi, abantu bakakubwira kuntu bazashikama, ntabwo tuzihuza n'isi, ntabwo tuzigira tubyinjiramo. Dore abadivantiste ntabwo bajya bakora igishushanyo cy'inyamaswa, dore abadivantiste. Reka mbabwire inkuru namwe ushobora kuyumva ugatitira. Hari inkuru ushobora kumva ugatitira ukabira ibyuya.
kanze nyikurebere, kanze nkurebere iyi nkuru. Nguyu uyu yitwa Pastor Dr. Moses Makandi Mukika, the president of Seventh-day Adventist Ugandan Union, perezida w'itoro ry'abadivantiste umunsi wa karindwi mu gihugu cy'Ubugande. Niwe co-chair council of president IRCU, interreligious council, co-chair council of presidents. Niwe wungirije umuyobozi w'impuzamadini mu gihugu cy'Ubugande. Cy'Ubugande. Nguyu ngiyi titira afite. Ntabwo tuzifatanya, ntabwo tuzigera twihuza. Hari inkuru wumva ukagira ubwoba nakugira kuri urubuga nkagusomera ibye. Uyu witwa Pastor Dr. Moses Makandi Mukika niwe perezida wa iniyo y'Ubugande, akaba ari nawe ko chairperson, niwe wungiririje, niwe namba 2, niwe wa kabiri mu gihugu cy'Ubugande mu kuyobora impuzamadini, interreligious. Ntabwo tuzifatanya. Hari ibyo abantu batubeshe tugira ngo niko bizagenda, nta kibazo gihari kandi ibintu bigaragara. Dawidi akoresha amanyanga, arabesha arahimba, arapfundikanya yerekana umusaruro avamo. Tugufitiye muwe wakoze urugendo rurerure, dore mwababaye, dore urugamba rwari rubi. Ariko arangije aramujije ati manuka ujye wawe, umusirikari uvuye ku rugamba ntabwo wamuzanaho ibyo yaraza akababaro kaba kwishyamba. Uriya aramubwira ati isanduku y'Uwiteka iri ku musozi irara mu ihema. Yowabu umutware databuja uyoboye ingabo arara mu mahema muri shitingi. Iby'agaciro Imana yatubikije uyu mwanya niho ubutumwa busigariye, ni mu mashitingi, ni mu bisozi, ni ku bigunda, ni ku misozi, naho byibereye. None ngo njyewe njye mu nzu yiwanjye injye ndyohe niryamire ntacyo bitwaye. Gica ku gikingi cy'umusirikari, ahimba mayeri ashaka ubwenge bwatuma. Reka mbabwire, aya niyo mayeri abanyamadini bari gukoresha ngo barebe ko umuntu witandukanyije nayo wese ashobora kugaruka mu murongo wabo. Ariko kubera ko bidakoze, bahagurukanye inkubiri ya politike kugira ngo politike ziba arizo ziruka ku bantu. Kanisomere da Uriya umurongo wa 11 ujye witondera, nuzajya ugera ku mwanzuro ugiye gufata, uhagarare mu mwanya w'umusirikare uri ku rugamba. Maze Uriya asubiza Dawidi ati isanduku y'Imana n'Abisirayeli n'Abayuda barara mu ngando. Ubwoko bw'Imana bwamaze gusohoka mu mihango n'imigenzo. Ubwoko bw'Imana nibukibarizwa mu madini. Ubwoko bw'Imana bwitandukanije n'igishushanyo cy'inyamaswa. None njyewe nongere ngaruke, byaba bigenze bite? Byabiciye mu zihe nzira? Tariki ibitaramo byaryoshye da, ambasada yaje n'izindi korali zikomeye zaje rwose, birashyushye, turi kubaka n'urusengero rw'akataraboneka. Uriya ntabwo ari kumukangisha ku rusengero rwuzuye. Nese reka mbabaza ikibazo, Uriya hari yari ari kumwe nandi yagombaga kureba. Uriya nk'umusirikare usize bene wabo ku rugamba, z'urugamba isiri kurwanamo kandi akabasobanukiwe n'ibiri kuba. Uriya yarasigaye ari nyakame. Kandi reka mbabwire, tugomba guhura n'ikigeragezo uzageramo wenyine ugafata umwanzuro nta wundi muvuganye. Cumi na kabiri, Dawidi abwira Uriya ati sibira hano uyu munsi, ejo nzabone kugusezerera. Dawidi aracyamwereka urukundo, ntarumwereka. Nuko Uriya asibira Yerusalemu uwo munsi na bukeye. Dawidi aramuhamagara, ararya, aranywa muri imbere, aramusindisha. Agenda gute? Aramusindisha. Iri jambo ryitwa gusindishwa, ntimubona ababwiriza bahindura ibyo babwirije imyaka myinshi. Reka ndigushakire mu iki gitabo, ndari gushakira
gusindishwa mu nyandiko z'ibanze. Mwihangane gatoya. Igitabo cyanjye mba nahageze ariko iki ngiki kanze mpabarebera. Abashumba gito cyangwa abungeri gito ko mpabuze reka ndahareba iki kintu cyitwa gusindisha. Abungeri gito nihangane gato mparebe. Nyandiko z'ibanze paje na 12. Abashumba gito. Netwe ko abashumba gito bahindutse abasinzi. Ko bahindutse iki? abasinzi. Ubwo Dawidi abaye iki? Netwe ko abashumba gito bahindutse abasinzi. Nyamara ntibari basinze inzoga, ahubwo bagendaga badandabirana, nyamara batanguye inzoga zikaze. Ukuri kw'Imana kurahagaragara ku buryo bakubona, ariko ntibagusoma. Igihe babajwe ikizabato yo ku munsi wa 7 aricyo bakabazwa niba ariyo sabato nyakuri ivugwa na Bibiliya cyangwa niba atariyo, berekeza intekerezo z'abantu ku bitekerezo by'ibihimbano. Neretswe ko abo bahanuzi bameze nk'ingunzu zo mu butayu, ntibigeze binjira mu bwugamo, ntabwo bigeze bubaka uruzitiro kugira ngo ubwoko bw'Imana buzabashe guhagarara ku rugamba ku munsi wo witeka. Iyo hagize intekerezo za bamwe zikangutse maze bagatangira kubaza abo bashumba gito ibyerekeranye ukuri, bakoresha uburyo bworoshye cyane kandi bwiza cyane kugira ngo bagere ku mugambi wabo, bityo bigaturisha intekerezo z'ababazaga kugeza naho bahinduye imyanya yabo ubwabo kugira ngo bigerweho. Umucyo wamurikiye benshi muri abo bashumba, ariko ntibigeze bawumenya, ndetse inshuro nyinshi bagiye bahindura umwanya bari barimo kugira ngo bahunge ukuri kandi bitarura imyanzuro bagombaga kugeraho iyo baramuka bakomeje kuba mu mwanya bari basanzwemo. Imbaraga y'ukuri yasenye ibyo bari bubakiyeho, ariko aho kugira ngo bayiyoboke bihitiramo gushyiraho urundi rufatiro ku buryo batari banyuzwe n'uko bari bari. Bahisemo gushyiraho urundi rufatiro runyuranye n'ibyo twizeraga. None ngo bahindutse iki? Abashumba gito bahindutse abasinzi. Dawidi arareba aravuga ati reka Uriya wari uri ku rugamba muhindura umusinzi, mbona uko ndaza kumufatirana. Amuha inzoga, inyigisho z'ibinyoma, kugeza ubwo umuntu wahagurukanye inkubira avuga ubutumwa bwo mukuri kw'iki gihe umwanya kubwira ibintu ugahita uvuga ariko uyu ni we cyangwa banzaniye undi mushyashya. Aha rero ibyo cyabaye, Dawidi abwira Uriya ati sibira hano uyu munsi, ejo nzabone kugusezerera. Nuko Uriya asibira i Yerusalemu uwo munsi na bukeye. Dawidi aramuhamagara, ararya aranywa, amuri imbere aramusindisha, amuhindura umusinzi. Abashumba gito ntabwo mubazi. Aramusindisha maze nijoro arasohoka ajya kwiryamira ku buriri bwe hamwe n'abagaragu ba Shebuja, ntiyarusha atarabukiriwe. Umva uyu mugabo nawe ni kabuhereye. Gica ku gikingi cy'umusirikari uri ku rugamba. Bigeze no ku rwego bamukubita iby'ubuyobe, bamukubita ibyigisho biraza kumusindisha ngo berebe ko nibura yamanuka akica urubanza akagera iwe, ariko umusirikari uri ku rugamba usobanukiwe n'intambara aravuga ati ndararana n'abagaragu ku gikumba sindenga hano ubwo ntagiye kubivangavanga nubwo nasinze. Murongo wa 14. Bukeye bwaho mu gitondo Dawidi yandikira Yowabu urwandiko. Yandikira Yowabu amwandikira iki? urwandiko. Ararumwoherereza aruha Uriya, akazakwica ni wowe uzakijyanira. Ku muntu yagukirye tiyatere, ariko uyu musirikari waduha imbaraga zimeze nk'iza Uriya.
igishuko kikakwizingiraho kikwizingiraho ukabona imitego yose. Nasonye mu migani ngo gutega ikiguru ku mutego kiwureba n'ukurushwa n'ubusa. Uriya bigera kubwe banza urebe ubudakemwa Uriya yagiraga. Bakakwihera ibaruwa ukayijyana ukayigeza aho igiye kandi udaciyemo. Mbese ni bangahe biteguye gutwara ibaruwa ntibarebemo? Yandika muri urwo rwandiko cyatuma umurongo wa 15 mushiruriye imbere aho urugamba rukomeye cyane maze mu muhane bamutera apfe. Gica ku gikingi cy'umusirikari. Ndagira ngo mbabwire ko abemeye guhagarara badashobora guhara, bagashikama mu kuri kw'iki gihe, bagahagarara aho ijuru rishaka ko bahagarara, bakishingikiriza ku byanditswe, bagiye kwicwa nk'imbwa kandi si zabashinja ibyaha. Ibarege ku buryo nuzabica wese azibwira ko akoreye Imana umurimo. Gica ku gikingi cy'umusirikari. Cumi na gatandatu. Nuko Yowabu amaze kwitegereza umudugudu ashyira Uriya aho yarazi ko intwari ziri. Uriya yasubiye ku rugamba ntiyasubiyeyo. Agiye aravuga ati sinshobora gutererana ubwoko bw'Imana no mu rupfu turi bujyanemo. Haleluya. Imana ikeneye abagabo bashobora guhagarara niyo byaba ngombwa ko ubuzima bwabo buraza gutakara. Imana ikeneye abantu bashobora kwihambira ku cyanditswe bagasigara bavuga ngo umuyobozi w'ikirenga dusigaranye ni Bibiliya. Abandi bose ntacyo bavuze, Bibiliya yamaze kuvuga. Uriya aravuga ati ndakomeza ndajya mbere. Ntabwo Uriya ashobora kumanura kwibendera na gato. Ntabwo Uriya ashobora kurambika hasi. Ahubwo Uriya buri gihe abahagaze bamukoreye ibishoboka byose, bamusindishije. Ni nacyo gisobanuro kibiri kuba mu matsinda atandukanye. Bamwe bari gusindishwa bagakubitwa iby'uburozi, bakakubitwa ibihamya bipfuye byarangije manda bidashobora no kugira icyo bimarira ubugingo, kugira ngo abantu batakare mu nzira birukanye basubire mu byo baturutsemo. Mbese reka mbabaze, mu matsinda yose ugiye kubona ukabona mu matsinda yose abantu bose bahagurutse bagiye kubatiza, rahira ko abantu benshi batahita bavuga ati yewe yareka ibyo nama hano reka nisubirire iyo naturutse. Ati Jacques kubabwirije reka batize naka mu kanya agahaguruka ati nanjye ninjye ubatize ejo, undi nabati nanjye ninjye ubatiza, ati ngere rero ninjye urabaha ifunguro ryera, ati ngere rero ninjye ushingira. Ukajya kubona ukabona mu matsinda itsinda ry'abantu 12 bose bari kurwanira kubatiza. Rahira ko mwese utashobora bati kiruto umuntu yapfa kugwa hariya. Reka mbabwire, Uriya yari umugabo udashobora kunyeganyezwa. Yari umugabo uhagaze utari guhereza ibintu mugoragoza umushakisha. Benshi bari guhabwa ibintu bakabatamika uburozi, abari babwirije ukuri kwa nyako ko muri iki gihe bagasubira bagiye kubivanga bavuga mu bintu bidafite agaciro. Nuko mu bagaragu ba Dawidi umurongo wa 13, nuko Yowabu amaze kwitegereza umudugudu ashyira Uriya aho yarazi ko intwari ziri, maze bene umudugudu barasohoka barwana na Yowabu. Nuko mu bagaragu ba Dawidi hapfamo bamwe, kandi na Uriya w'umuheti nawe arapfa. Urupfu rwa ruhagaze ukomeye. Sereka mbabazi, ujya babwira ko iyi nzira ariyo kandi ko mukomeza umunsi yapfuye muzakomeza cyangwa muzitahira. Abantu bakeneye kubwirwa n'uyoboye uru rugamba akababwira isaha duhagazemo naho turi n'impamvu tuhari. Ntabwo Imana ikorera muri majority, ntabwo Imana ikorera mu bare nyamwinshi, ntabwo Imana yemera ibintu kubera ko abantu bose babyemeye, ahubwo burya Imana ikorera mu bare muke. Umurongo wa 18, Yowabu yohereza intumwa kubwira Dawidi amacumu. Dawidi aracyari mu ngabo z'Uwiteka. Uramutse umureba kuko ari nawe baha raporo, ntabwo Dawidi ashobora kugwa. Dawidi aracyakomeye n'umwami. Ni nako benshi mu bayoboye amadini uramutse ubarebye ubona ari abadivantiste bambaye karuvati, bambaye ibirango by'abadivantiste, ukabareba ukabona kandi bakanabamya ko bati ngewe nk'uhagarariye abadivantiste ndumva bimeze gutya na gutya, ku buryo bisobanura wamureba ukavuga ati niye mu divantiste ahubwo.
ariko yamaze kwicisha umuntu ntiyamwicishije, gica ku gikingi cy'umusirikari. Ibintu ni bibiri. Ukwiye kujya ku rugamba ukajyana n'ingabo, cyangwa ugasigara ukaza gusigara uri uwo kwicisha ingabo ziri ku rugamba. Uhitemo. Yosuwa ndamwibuka, we yarivugiye ati nge n'inzu yanjye turakorera Uwiteka. Uyu mwanya biragoye guhagarara ukavuga ngo nge n'inzu yanjye, nushaka wivugire we n'umutima wawe, kuko Yesu yarivugiye ngo naje gutanya umwana na nyina, naje gutanya umugabo n'umugore. Ntibiri buhure rero. Arivugira ngo nazanye umuriro mwisi, ubwo umaze gufatwa ndategereje iki? Nazanye inkota. Inkota ikikora icamo kabiri. Ibintu ni bibiri. Uraba gica ku irembo ku gikingi cy'umusirikare uri ku rugamba. Urarara uraririye imiryango yacu. Urarara utanga amakuru y'uko bigenda. Urarara uri wowe uza kuhasura. Urarara ari wowe utwicisha. Urarara ari wowe uteza amahano. Urarara ari wowe uteza intambara. Ariko ndakubwiza ukuri, birasoza ubaye umwicanye kabuhariwe uzi kwicisha kandi uyoboye ishyanga. Mbega amahano. Umwana wa Isirayeli ngo yicisha umusirikare ukomeye uri ku rugamba. Ibyo bintu wabisobanura ute? Gica ku gikingi cy'umusirikare. Urajya ku rugamba cyangwa ube gica wiyicarire ku gikingi. Kandi umuntu wese utarigeze agera i Karuvari ngo ahure na Yesu, igomba gusoza yicariye ku gikingi. N'abantu b'Imana, ndababwiza ukuri, nitudahaguruka ngo dushake Imana, umuntu wese azwi imbere y'Imana avuga ati icyaha cyanjye cyarababariwe, ahasigaye ngiye ku rugamba niteguye gupfana n'ubwoko bw'Imana, urasigara uri gica. Urasigara uri umugambanyi uzi kwandikira abagiye kwicwa amabaruwa ahubwo abicisha. Nawe da 18 Yowabu yohereza intumwa kubwira Dawidi amacumu, yihanangiriza iyo ntumwa ati numara kubarira umwami amacumu, umwami ararakara, akarakara akakubaza ati niki cyatumye mugomba kwegera umudugudu muricyo murwana? Mbese nimwari muzi ko babasha kubarasa bahagaze ku nkike? Akongera kukubwira ati harya ninde wishe Abimeleki mwene Yerubasheti n'umugore wamuteye ingasire? Akongera kukubwira ati harya ninde wishe Abimeleki mwene Yerubasheti n'umugore wamuteye ingasire yihagarariye ku nkike akamutsinda itebesa? Niki cyatumye mwegera inkike mutyo? Nuko uzamusubiza uti erega n'umugaragu wawe Uriya w'Umuheti nawe yarapfuye. Umva igisubizo kiragabanya uburakari bw'umugambanyi. Ati nugeraho ubona ko abantu batangiye gupfa, ukabona bikaze kuko bashobora kubivuga, ukavuga ati ubutumwa bwiza buri kwangirika, ukabona uri kubabaza ibintu bikomeye, bakakubaza ibintu byinshi byasebyaga ubutumwa abantu bari batwaye, uze kuvangamo izina ry'uwitandukanije n'ibi bintu byacu, uvuga ati n'umubwiriza runaka nawe erega yabiguyemo, erega na runaka bamufatiyemo. Rahira kutaraza gusigara ku gikingi. Nuko intumwa iragenda igera kuri Dawidi, imusobanurira ibyo Yowabu yamutumye byose. Ibwira Dawidi iti abantu baho baradutwaje, baduhubukanye aho twari turi ku gasozi dusakirana nabo turinda tugera ku muharuro w'irembo ryabo. Nuko abarashi bari bahagaze ku nkike barasaba abagaragu bawe, none abagaragu b'umwami bamwe barapfuye, kandi umugaragu wawe Uriya w'Umuheti we nawe yarapfuye. 25 Maze Dawidi abwira iyo ntumwa ati uzabwire waba utyo uti ibyo ntibikubabaze, kuko inkota yica umuntu irindiriye undi. Urusheho gukomeza urugamba, urwane n'umudugudu utsinde, kandi nawe umurindishe. Yapfuye ati ntacyo, kuva inkota iriye umubisha wanjye ntacyo bitwaye.
imuri yari atwaye ubutumwa bwa marayika wa gatatu, bafunzwe bari bahagarariye ukuri kw'amasezerano y'Imana adahinduka, ko Imana ari umurinzi wabo. n'umaze gupfa. Oya n'uyu mugaba w'ingabo. ni uriya wagombaga kurindwa Kandi yapfuye. 26. Bukeye muka Uriya yumvise ko umugabo we yapfuye, aramwiraburira. Ageza gute? Ngibi bigiye kuba, bagiye kurira amarira kuko banze Imana ku mugaragaro, ariko bazarira bavuga bati twari dufite abantu nubwo bahagaze mu kuri bakaba babizize. 27. Nuko hanyuma yo kumwerera, Dawidi aramutumira, amushyira iwe, amugira umugore we. Bukeye barabyarana umwana w'umuhungu, ariko icyo Dawidi yakoze icyo cyarakaje Uwiteka. Ubugambanyi bw'uwo ari we wese butera Imana agahinda. Gica ku Gikingi Umusirikari. None ikibazo ngira ngo wibaze, uri gica cyangwa urajya ku rugamba? Urahagarara he? Uragambana cyangwa urakomeza ube wibere ku rugamba? Mbese ko amakorosi yakaswe, ibintu byose bigahimbahimbwa ngo barebe ko umusirikare uri ku rugamba yarambika intwaro hasi, umusirikare agasubiza ibisubizo bikakaye biremereye. Urabagica, wigumire ku rugamba umugambanyi mwiza unicisha bari uriho, cyangwa urapfana n'ubwoko bw'Imana. Bavandimwe inshuti zanjye, ntabwo Dawidi yarazi ko ashobora kuba gica bene aka kageni. Ntabwo Dawidi yarazi yuko ashobora kuzasigara akora ibyo bintu, ariko ikosa rimwe yakoze ni ukuba ingabo zihaguruka zikajya ku rugamba, yarangiza Dawidi akaza kwiryamira. Ugata ingabo z'Uwiteka mu mahina. Ureka mbabwire, ubu abantu bagiye gusubiranamo mu matsinda, abantu basubiranemo kubera ko abantu batigeze basobanukirwa n'uru rugamba duhagazemo n'iyi saha. Reka ngusomere kuri page ya 202 inyandiko z'ibanze. Gukunda no kurarikira ubutunzi. Mbese mutekereza ari iki cyatumye Dawidi adakomeza nawe ngajyane n'ingabo z'Uwiteka ahagararane nazo, ahubwo akaza kubikira, akaza kwiryamira amaboko atagira icyo akora? Satani yashakira icyo gukora. Hano handitse amagambo ngo nabonye ko Satani yategetse abamarayika be gutega imitego yabo, cyane cyane abari bategereje kugaruka kwa Kristo kandi bagakurikiza amategeko yose y'Imana. Aba ni abadivantiste munsi wa karindwi. Satani yarabateze ku buryo iyi ngingo iravuga gukunda no kurarikira iki? Ubutunzi. Iyo urebye insengero z'akataraboneka twubatse, ukareba imitungo dufite, ukareba amavuriro dufite, urabireba ukavuga ati sha ibi ntitwabira tangwa tugiye mu ijuru. Babisigute muri ya buriya wapfa kuyijugunya uko. Haranditse ngo Satani yajyaga gukaza umurego, akongera n'ibitangaza by'ibinyoma bye, bityo bigatuma abasha kubaherana. Yaravuze ati ariko agatsiko kabubahiriza isabato twanga, kuko bakora ubudatuza baturwanya, ndetse bakanadutwara abayoboke bacu kugira ngo bakurikize amategeko y'Imana kandi tuyanga. Nimugende mutere abatunze amasambu n'amafaranga gusindishwa no guhangayika. Amasambu ni iki? Amafaranga. Gica ku Gikingi cy'Umusirikari. Gica ntabwo ashaka kujya ku rugamba ngo amasambu atagenda. Gica ntashaka kujya ku rugamba kugira ngo atabura imitungo. Gica ntashaka kwemera guhagararira ukuri ngo badafunga gahunda zose. Gica yisigariye aho ku Gikingi, ari kureba ahubwo azajya ateranya gusa, ni materanyo uri aho ngaho. Azasigara ateranya ubwoko bw'Imana buteranye na leta kugira ngo ibyabo bisigare ari ugukubitwa no guterwa amacumu. N'umugambi Satani yize neza, aravuga ati nimba zirika ku nyubako nziza nkabazirika ku bintu bifatika nzaba mbafite. Umva ku inyandiko ivuga
ariko agatsiko kubahiriza isabato twanga kuko bakora ubudatuza baturwanya ndetse bakanadutwara abayoboke bacu kugira ngo bakurikize amategeko y'Imana kandi tuyanga. Nimugende mutera abatunze amasambu n'amafaranga gusindishwa no guhangayika. Basindishwe n'iki? gukunda amasambu n'amafaranga. Harya mwebwe bimeze biti, ngewe bimeze biti, we bimeze biti? No guhangayika. Nimushobora kubatera gushira urukundo rwabo kuri ibyo bintu, tuzaba tubifitiye. Nimutera abadokiteri gukunda amavuriro kurusha gukunda Imana, nimukunda abagabura gukunda insengero z'ibitaraboneye z'ibitabashwa bagasigara iby'Imana babitesha agaciro, nimubatera ko ibyanditswe byera bijya ku ruhande ahubwo umudendezo w'umutima namugateshwa agaciro bagasigara bakora nk'iby'isi ikora, maze bakavuga bati reka duharanire ishema ryacu wa mugani imitungo yacu idafatirwa. Satani yarivugiye ngo tuzaba tubafite mu kiganza cyacu. Ariko dabira numvikana, hari igihe ibintu ngerageza kumwumva byenda kumvikana. Mbese ubundi reka mbabaza, wa mugani uramubwira kuza kwibuka muri iyi nzira uzamuhemba aho uzamutungira umuryango, uzamufasha kwishyurira abana ishuri. Niyo mpamvu nabo barareba bakabona ubuzima ngo ntibwashoboka. Satani ni umugambi yize neza, ni mubatere gukunda amasambu n'iby'agaciro batunze. Nimugende mutere abatunze amasambu n'amafaranga gusindishwa no guhangayika. Nimushobora kubateza gushira urukundo rwabo kuri ibyo bintu, tuzaba tubifitiye. Bazashobora guhamya ibibanezeza. Nimutume ngo nabo bazahamya ntibazahamya. Bazahamya iki? Bivuga ngo guhamya Kristo kuzavaho basigare bahamya ibinezeza abantu. Habyo mubona cyangwa murabibona? Yo. Nimushobora kubatera gushira urukundo rwabo kuri ibyo bintu, tuzaba tubifitiye. Bazashobora guhamya ibibanezeza. Nimutume gusa bita cyane ku mafaranga kuruta kukwita kukogera kw'ingoma ya Kristo cyangwa kwamamara kukuri twiga, kukuri twanga. Ngo bogeze iki? Amafaranga. Kintu cyose ifaranga, mafaranga. Nimutume gusa bita cyane ku mafaranga kuruta kukwita kukogera kw'ingoma ya Kristo cyangwa kwamamara kukuri twanga. Mushyira imbere yabo iby'isi mu buryo bubareshya. Mushyira imbere yabo iby'isi ku buryo bubareshya cyane kugira ngo babikunde kandi babiramye nk'ibigirwamana. Tugomba gukomereza mu ruhande rwacu ubutunzi bwose dushobora kwitegekera. Gukomereza mu ruhande rwacu ubutunzi dushobora kugenza gute? Kwitegekera. Bega amagambo. Uko abayoboke ba Kristo bazegurira ubutunzi buruseho mu murimo we, niko bazarushaho gusenya ubwami bwacu badutwara abayoboke bacu. Ni inama ya Satani n'abadayimoni be. Uko bategura amateraniro ahantu hanyuranye, niko badushyira mu kaga. Niyo mpamvu mukwiriye kuba maso niba bishoboka. Muteze umuvurungano n'urujijo. Umuvurungano ni iki? Bakubwira ati nta cyabaye rwose. Umuntu yiboneye ku ruhimbi bahahagaze, yiboneye ibintu byakorwaga, yiboneye abantu babinjirana, yiboneye abantu bababwira ngo mwe ntimurazi uyu munsi muzaza ikindi gihe, yiboneye abantu basoma misa, yiboneye abantu babwira ati mugire vuba musohoke, yiboneye abantu batera imiti ariyo byasimburaga gukoropa. Ibyo byose amaso yabibonye akarenza akavuga ati reka nta cyabaye namwe murakabye. Uko bategura amateraniro ahantu hanyuranye, niko badushyira mu kaga. Niyo mpamvu mukwiriye kuba maso niba bishoboka. Muteze umuvurungano n'urujijo, musenye urukundo bakundana hagati muri bo, muca intege kandi mukura imitima bagabura. Ngo gukira muca intege kandi mukura imitima bagabura babo kuko tubanga. Ababwiriza butumwa bahangayike bashyira imitima hejuru y'amafaranga we. Mushyira inzitwazo zumvikana zose imbere y'abafite ubutunzi kugira ngo babugundire. Inzitwazo zigenze gute? Zumvikana. Zimwe umuntu akubwira ngo bwate ariko nukuri nako wagira nukuri. Ni mubishobora, uyu ni Satani uri kuvuga. Ni mubishobora mutegeka ikijyanye n'ifaranga cyose, maze bituma bagabura babo bagira kurarikira no guhangayika.
kurarikira no kugenda gute no guhangayika. Ibi bizaca intege umurava n'ishyaka ryabo. Mu Rwanda uko mushoboye kose mutume kwifuza no gukunda ubutunzi bw'isi biba ari byo biyobora imico yabo. Igihe cyose bazaba bayoborwa n'iyi mico, agakiza n'ubuntu bizagwabira. Reka mbabaze, agakiza n'ubuntu bizagenda gute? Bizagwabira. None se uyu munsi mubona bakira agakiza ariko baba benshi k'insengero zuzuye abantu? Mubona bahamya ko bakira imbabazi z'Imana aribo benshi cyangwa ni bake? Ariko nyamara igeze ku mafaranga. Ibitondo byo gusenga birategurwa, ayo mavugurura agategurwa, hakaba ibidasanzwe kugira ngo barebe ko abantu bari baraguye ikinya bakanguka, kugira ngo barebe ko no twari duhari baturekura. Utwo batuza. Haranditse ngo rero mutume kwifuza no gukunda ubutunzi bw'isi biba ari byo biyobora imico yabo. Igihe cyose bazaba bayoborwa n'iyi mico, agakiza n'ubuntu bizagwabira. Mubagoteshe ibireshya amaso by'ubwoko bwose, nta kabuza bazaba bacu. Umva Satani aravuze ati nitubishobora nta kabuza bazaba bizarangira bayobotse inzira ya Satani. Ntibazaba bacu gusa, ahubwo na bwa buryo twanga urunuka bari kuzakoresha bakayobora abandi mu ijuru buzaburiramo. Nihagira abagerageza gutanga, muzabateze ubugugu kugira ngo batange baguna. Gutanga ugenza gute? Uguna. Nabaje abandavuga ariko se abantu batura Imana bigeze batura Imana ryari nyine. Umuntu afite 10,000 agatura 500 agataha avuga ko ari igitangaza ko yatuye. Kandi koko yaba ari igitangaza. Kuko aba yakoze rwose, kuko twamenyeye ko batura ibiceri, batura gutyo. Ariko reka mbabaze, ninde muntu ushobora guhaguruka akavuga ati ngiye gutura Jacques, ngiye kumusura Jacques, we witegure ndaza gusura ukanzanira 500. Ukanye guzuka mwari ndaza rwose. Hitegura nanjye nkajya mfite abashyitsi rero ati nkabwira ati mfite abashyitsi. Kajya kubona nkabona uhingukanye 500. Ndahira ko wabikora. Ariko ushobora byose dutereramo 100. Hano haranditse ngo nabagerageza gutanga batange bagenza gute? Batange baguna. Umva kuntu handitse amagambo ateye agahinda kuri page 202 inyandiko zibanze. Nabonye Satani asohoza imigambi ye neza. Byarashobotse ntibyashobotse? Handitse ko byashobotse. Igihe abagaragu b'Imana bateguraga amateraniro, Satani n'abamarayika be babaga bahari kugira ngo babere inkomyi uwo murimo. Akomeza gushyira ibitekerezo bitandukanye mu ntekerezo z'ubwoko bw'Imana, yerekeza bamwe mu nzira imwe naho abandi akaberekeza mu yindi. Agahora yuririra ku mico mibi yose irangwa mu bizera, agakangura kandi agahagurutsa irari n'iruba rya kamere yabo. Iyo Satani abonye imitima yabo irimo kwikanyiza no kurarikira, arabasanga akabagira uruhande, maze agakoresha imbaraga ze zose kugira ngo abarohe mu gushayisha mu byaha bikunda kubibasira. Ubuntu bw'Imana n'umucyo w'ukuri bishobora gukuraho kurarikira no kwikanyiza byabo by'akanya gato, ariko iyo batanesheje burundu, iyo batari munsi y'imbaraga ikiza, Satani arabinjirana maze agasigingiza ihame ryose ryiza n'ubugwaneza, bityo bagatekereza ko basabwa ibintu byinshi cyane. Bacogora gukora neza kandi bakibagirwa igitambo gikomeye Yesu yatanze kugira ngo abacungure bave mu butware bwa Satani no mu buhanya bwo kubura ibyiringiro. Satani umugambi we yarawukoze kandi waremeye. Babasigaye bari kugenda bamukomera amashyi bavuga ngo nta kibazo. Gica ku gikingi cy'umusirikari. Ubu benshi faranga bigiye kubahambira ku gikingi badashobora kwivanaho kubera ko ifaranga rirayoboye. Reka bari kubite mu ikoranabuhanga no mwiranga muntu ibintu bihuzwe. Ahasigaye bagukubite mu microchip. Ahasigaye uzasigara uri igishushushungwe baryamisha babyutsa bohereza aho bashaka. Uzasigara uyiramya kandi ari wavuga ko uhagaze uri ku rugamba. Ndasabira buri wese kujya mu ngabo z'Uwiteka. Ndasabira buri wese gufata umwanzuro ati nge ndemera niyo byaba ngombwa ngapfana n'ubwoko bw'Imana. Ndasabira abantu kurekura imico y'ubudawidi yo gusigara baryamye igihe abandi bari ku murimo w'Imana barimo bahagaze. Ndasabira Imana kugira ngo itwuzuze imbaraga yayo tuba abagabo babasha kurwana kuri urugamba rusoza amateka y'isi. Imana idufashe kuzuye mwuka wayo, duhe ubwenge, iduhe gushikama, tubashe gutsinda urugamba duhanganyemo na Satani ku mugaragaro mu izina rya Yesu. Mureke dusenga Imana mbere y'ibibazo.
Imana ikomeye, wera wa Isirayeli, tugushimiye ko wisigarije bake bashobora guhagarara ku rugamba. Nubwo icyaha kitwoga runono kikaturwanya, duciye bugufi dusaba imbaraga yo gutsinda. Nubwo Satani yatera, nubwo Gica yakwizingitira ku miryango yacu, dusabye imbaraga y'Imana, dusabye ubuntu bw'Imana, dusabye Mwuka Wera ngo azatsinde imitima yacu. Ari aba bana bawe twumvanye aya magambo, ari abazayumva nyuma, uduhe gufata umwanzuro bigishoboka. Mwami Imana, Satani yabyize neza, asanga hari ahagomba kutuzirika, gukunda iby'isi n'ubutunzi bw'isi n'amafaranga. Iyo niyo minyururu azanye. Mwami Imana, twongeye kwiyegura mu bushake bwawe kugira ngo urukundo rw'isi rubure, tubone urukundo rwa Kristo muri twebwe. Twigishe, uduhe ubwenge, uduhe amahoro y'umutima, uduhindura bushaka ko tubabo. Tubisabye Imana y'amahoro mu izina rya Yesu. Amen.